Muraho, tubahaye ikaze muri kino cyigisho cya Profeseri Tubwire. How are you, Martin? Uraho neza Maltin? Meze neza cyane, mbese nawe niko bimeze? Yego nanjye meze neza, nishimiye kumva ko meze neza. Tugomba guhora twishimye. Okay. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu gitangaje cyane. Icyo ni ikihe? Ni umudendezo. Mbese waba utekereza yuko umudendezo wumvikana neza muri ino si? Ntabwo ntekereza ko wumvikana neza. Kandi uyu mudendezo bavuga ko dufite ntabwo ari wo twagakwiye kuba dufite. Yego rwose. Reka dufungure kino cyigisho dusenga, hanyuma dukomeze. Data udukunda uri mu ijuru, turagushimiye nanone ko wongeye kuduhuriza hamwe kugira ngo twige ijambo ryawe. Tubayeho mu bihe bikomeye cyane, niyo mpamvu tugukeneye kurusha mbere hose. Turagusabye kugira ngo umurikire ubwenge bwacu, kandi uhire kino kiganiro mu izina rya Yesu, amen. The subject of liberty, Ingingo y'umudendezo uzayisanga ahantu hose mu byanditswe byera. Kandi ubucakara cyangwa gukoresha agahato iteka ryose bihora bihanganye n'umudendezo. Mbese siko bimeze? Yego. Kandi ubusobanuro bw'umudendezo ni ubuhe? Mbese umudendezo ni icyangombwa cyo gukora ibyo ushaka byose? Cyangwa umudendezo wabuzana n'inshingano? Ibyo ni ibibazo tugomba gusubiza, kandi by'umwihariko dushingiye no kubirimo birabaho mu isi muri kino gihe. Yego, hari amakimbirane menshi ku bijyanye n'umudendezo, yaba mu Burayi cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego niko bimeze. Reka turebe kuri ibyo ngibyo rero, kuko bigiye guhinduka kimwe mu bintu by'ingenzi cyane. there's a new variant out there, Martin. Maltin, hari ubwandu bushya bwa coronavirusi buherutse guhabwa izina ryitwa Omicron. Kandi nagiye nkurikira ibintu byinshi bagiye babuvugaho bitangaje cyane. Urugero, nureba kuri zino nyuguti zigize Omicron, hanyuma ukazishyira ku murongo mu bundi buryo, ushobora gukuramo ijambo ryitwa moronic, bisobanuye ngo ubuswa. Ariko ibyo ngibyo reka tubirekere aho ngaho. Gusa iri ntabwo ari izina rishyashya nk'uko abantu bamwe babizi, ahubwo ni ijambo rimaze igihe kinini cyane. Kandi hari amafilime menshi yarikinweho arivugaho. Yego, bwa mbere nanjye ntabwo nabashije kumva icyo ibi bisobanuye, ariko nyuma yo gukomeza gukurikira naje gusanga ko iyi Omicron cyangwa se Omicron, bitewe n'uko abantu bamwe babivuga, ni ijambo ry'inyuguti ya 15 mu z'Ikigiriki. Yego rwose niko bimeze. Ubu bwoko bw'izi virusi zihinduranya butandukanye bagiye babwita amazina bakurikije inyuguti z'Abagiriki, kandi izo nyuguti nazo ziri ku murongo ku rutonde rwazo. Rero iri jambo ryitwa Omicron naryo ryagiye rikunda gukoreshwa ku mafilime atandukanye yagiye asohorwa. Nubwo ibyo ngibyo atari byo twishingikirizaho, ariko reka tubivugeho. Muri iyi filime imwe yiswe Omicron, ikivejuru kiza ku isi gifite virusi ikomoka ku bidukikije, ariko hakaba hari umupfakazi wo muri leta ya Arizona yo muri Amerika ugitsinda akoresheje igikoresho gishya giteka imboga. Hanyuma uwo mugore agerageza guhirika ubutegetsi bubi bwari bwaragikujije. Iki rero ni kimwe muri bya bitekerezo byabo by'ibanga bajya bakina, ariko izina ubwaryo ryo rikaba rizwi. Hari n'indi filime nayo yiswe Omicron. Noneho igitekerezo cy'iyo filime kivuga ku kivejuru kigarurira umubiri w'umukozi wo mu ruganda kugira ngo gishobore kumva uko twebwe abantu dukora, bityo kigashyikiriza abantu bacyo imyanzuro y'ibyo cyumvishe kugira ngo babashe kwigarurira isi yacu yose. Maltin, ibintu nk'ibi byabayeho kuva mu busitani bwo muri Edeni. Rero rwose nta gishya munsi y'izuba. Kandi ubwo twebwe ikivejuru cyahananutse turimo turavuga, birumvikana ko ari Rusufero ubwe. Rero haba hari ibitekerezo nk'ibi ngibi muri ano mafilime, aho baba bagaragaza uburyo bagiye gufata isi yose, bakagenzura abantu bose, kandi bakavuga yuko virusi zibigiramo uruhare rukomeye, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ndatekereza rero ko bakoze amahitamo meza igihe bitaga buno bwandu bushya bwa COVID Omicron. Nibyo rwose. Rimwe na rimwe kandi mu buryo twavuga yuko akenshi baba batanazi, baba bahaswe n'indi mbaraga ikomeye cyane kugira ngo bakore no mafilime. Ariko bamwe muri bo ntibanamenye yuko hari ibyo barimo barashushanya kandi by'ukuri. None rero Maltin, ikindi kintu cyantangaje cyane ni uburyo turi kugira ubu bwandu bushya bwa virusi zihinduranyije, kandi mu buryo bukomeza. Ndetse kandi ntabwo buza ku muntu umwe kuri umwe, kuko nk'igihe buno bwandu bushya bwavumburwaga bwari bufitwe n'ababwanduye 22.
kandi abahanga mu bya siyanse dufite muri ino si nibo ba mbere bavumbura ubu bwandu bushya bwa covid bakamenya ikijya mbere. Byarantangaje rero kubona uburyo babonye n'andi mavirusi 10 muri abo barwayi ba mbere. Natangajwe kandi no kubona uburyo isi yose ishobora gufungwa byihuse cyane mu mwanya mutoya bitewe n'ingaruka z'ayo mavirusi. Mu byigisho byabanje ndetse no mu cyo duherutse gukora twavuze turebeye mu bundi buryo, kandi ntabwo twigeze duhitiramo abantu ruhande. None se ubu bwandu bushya bw'amavirusi bwaba bukomoka hehe? Ukurikije icyo aba bahanga mu bya siyanse bavuga ariko bidafitiwe gihamya, bavuga ko ubu bwandu bw'amavirusi buturuka hanze hanyuma bukinjira mu mubiri bukawutera izi ndwara maze bukigarurira imikorere y'amaserire yo mu mubiri, noneho bukabyara izindi virusi nyinshi bukoresheje uburyo bw'amaproteine ndetse na genetike, hanyuma bukabona gukora izindi virusi nyinshi. Ubwo ni uburyo bumwe abantu babibonamo. Ariko igitekerezo cya kabiri, umubiri iyo uhaye amazi ahagije ubasha gusohora imyanda itandukanye iturutse mu mubiri wose, kubera yuko ayo mazi aragenda agakora nk'igikoresho cy'isuku, agasukura umubiri kandi agasohoramo ibintu byinshi bitandukanye, ku buryo iyo ufashe agace gatoya cyane k'iyo myanda uzasangamo ibihumbi byinshi by'udukoko dutandukanye. Ufashe nk'urugero muri zino nzu zisanzwe tubamo, uzakoreshamo ibisukura bitandukanye ku mpamvu zitandukanye. Uko ni nako uyu mubiri ukora ibintu bitandukanye bitewe n'icyo ukeneye. Uramutse rero ugenzuye ukuri nyako mu nyandiko, wasanga ko hari ubwoko ibihumbi 300 butandukanye by'ibikorwa n'umubiri. Uramutse rero ushatse kubyitirira ubwandu bwihinduranyije, ntabwo byagira iherezo, kuko usanga ibyo bikorwa n'umubiri binafite ibintu byinshi bihuriyeho, nk'uko n'ubundi bimeze ku bintu bitandukanye dukoresha dusukura mu buzima busanzwe, nk'amasabune y'ubwoko butandukanye. No mu mubiri uzasanga hari ibyasohowe bikuwe mu ngirabuzima fatizo za DNA, uzasanga hari n'ibyasohotse byo kuri protein, ibyo usanga bamwe banita virusi nshya. Gusa ntabwo tugiye kwibanda hagati y'ubwo buryo bubiri ngo tuvuge ngo bumwe ni ukuri ubundi si ukuri. Ariko ukurikije icyo aba bahanga mu bya siyanse bavuga, biragaragara ko ari ibintu bikomeza. Niyo mpamvu nyine banafite siyanse y'ihindagurika. Yego niko bimeze. None rero Maltin, igikomezo cy'ihindagurika evolution ni kimwe mu byo twaganiriyeho inshuro nyinshi cyane, kandi n'ibirimo birakorwa kino gihe byubakiye kwihindagurika, kubera yuko ingirabuzima fatizo yawe DNA iteye mu buryo igomba kwikoresha ubwayo ikiyubaka nta kiyibangamiye. Hari imisemburo yayo bwite yabigenewe ikoreshwamo kugira ngo igenzure neza ko nta kosa na rimwe ririmo rirakorwa mu kwiyubaka kwiyongera ubuzima fatizo DNA. Rero iyo hakozwe ikibangamira ibyo ngibyo, haba hagomba kuzaboneka ingaruka mbi zikomeye cyane mu mibiri y'ababikorewe. Ariko abo bantu bakora batyo kandi bizera ihindagurika bashobora kugaragaza ko hari ingaruka nziza bifite, nubwo nta rugero na rumwe mu isi yose bafite bagenderaho. Kimwe mu byo bitwaza nka psychoslaminia, bashobora kuvuga ko bifite ingaruka nziza ku mubiri, ariko nta ngaruka nziza na nkeya bifite, ahubwo ikigaragara ni ingaruka mbi gusa, zitinze cyangwa zitebutse. Ibi bintu birimo birakorwa muri kino gihe rero byubakiye kwihindagurika, ntabwo ari kwirema. Icyo dushobora kumenya rero kuri buno bwihindurize bushya bw'amavirusi ni uko ukurikije icyo ibipimo nyabyo kigaragaza, ntabwo aya mavirusi ari gukomoka mu bantu, nta nubwo ari gukomoka ku nyamaswa, ndetse ntabwo ashobora gusangwa ubwayo yonyine ari hanze bisanzwe. Ikintu cy'ukuri kandi kigaragara neza ni uko hari uri kuyakorera muri laboratwari, kuko iyo usuzumye ibigize izi virusi nta hantu na hamwe bikomoka mu maserire y'abantu. None se ubwo twaba turi kureba virusi nk'ibisanzwe cyangwa hari ikibiri inyuma? Ibyo reka tubirekere abadukurikira bifatira umwanzuro, kuko umunsi umwe tuzamenya uwari mukuri uwo ari we. Yego niko bimeze. Rero Maltin, ubu bwihindurize bushya bw'amavirusi burimo buratera umuvurungano ukomeye mu isi, waba ariko wateguwe cyangwa se utarateguwe. Kandi igihe cyose ugira ngo ugiye kubona agahenge, bahita bohereza ubundi bwandu bushya, wabwita Delta cyangwa Omicron, kuko bari kuvuga ko hari n'ubundi amagana menshi butari bwahabwa amazina. Bita amazina ubwandu bushya bavuga ko bukomeye. Reka rero tugire icyo tureba kuri ibi ngibi. Nitureba ku bucakara kandi tukareba ku birimo birabaho mu isi, ndabona yuko isi yose irimo irerekezwa mu cyerekezo cy'uko umuntu wese agomba kugira icyemezo cyemewe cy'uko yikingije.
Yego niko bimeze, kandi ibihugu bimwe byaranabitangiye. Ubwo rero bizagusaba icyemezo cyemewe cy'uko wakingiwe kugira ngo ubashe kugira igikorwa icyo ari cyo cyose ukora mu bantu. Kandi iki cyemezo cy'uko wakingiwe kigomba kujyanirana na pasiporo mpuzamahanga yiswe Green Passport. Kandi nugira kimwe muri ibi ngibi utumva neza, hazaba hari sisiteme y'ikoranabuhanga rigenzura abaturage. Ubu ryanatangiye gukoreshwa mu Bushinwa. Ni ikoranabuhanga rigenzura abantu. Ibyo kandi bavuga ko bizajyanirana n'amategeko ntavuguruzwa agenga imyitwarire. None se ubwo ni gute ugomba kugenzura yuko ayo mategeko agenga imyitwarire yakurikijwe neza? Ni uko ugomba kugira bimuzana mu bantu, ukagira n'ibindi utwara, ndetse ukaba ufite ububasha bwo gushyiraho zaguma mu rugo, aho abantu benshi babaho ntacyo binjiza. Ibyo bizabafasha mu gushyiraho inyungu rusange fatizo y'isi yose, Universal Basic Income. Igihe kandi utangiye gufata kuri iyi nyungu rusange fatizo y'isi yose, bitewe wenda na kino kibazo cy'icyorezo, ubwo uba umaze kwinjira muri sisiteme. Yego, kuko ibintu byose bagomba kubikuraho, hanyuma hagasigara ibyo bashaka. None ikibazo twakwibaza ni iki ngiki: mbese ubwo ni ubucakara? Yego rwose. Ni kubyemera? Yego niko mbyemera. Ubwo rero ibi ngibi ntabwo ari ibijyanye n'ubuzima buzira umuze, kuko amakuru yabigaragaje neza byeruye. Iyo mvuga ngo yabigaragaje neza byeruye, mba mvuga yuko hari ibihamya bigaragara bifatika byanashyigikirwa na siyansi ubwayo. Nk'urugero, aho nabo bavuga ko uba utarinzwe kwandura COVID-19 cyangwa kuyikwirakwiza nubwo waba warakingiwe. Mbese siko bimeze? Yego niko bimeze. Ubwo rero nta nyungu mu by'ukuri igaragara yo kwikingiza, ariko buri muntu wese agomba gukingirwa ku itegeko, yaba ari n'ufite ubudahangarwa karemano cyangwa uwirinda mu bundi buryo. Ndetse ngo n'umwana muto yagomba gukingirwa, nubwo byagaragaye ko nta ngaruka zikomeye virusi mugiraho. Birashoboka yuko ari ukugira ngo buri muntu wese agire kino cyemezo cyemewe cy'uko yakingiwe, kugira ngo bwa nyuma bizabafashe gushyiraho n'amategeko ntavuguruzwa y'imyitwarire. Kandi ayo mategeko y'imyitwarire agomba kugenzurwa na sisiteme y'ikoranabuhanga rigenzura abaturage. None rero Maltin, niba ikibazo atari ubwandu bwihinduranyije bw'ino virusi, kandi ikibazo kikaba kidaturuka mu batarikingije, kuko nyine amakuru y'ibyagezweho data yabigaragaje neza, ubwo ingingo nyamukuru ni ukugenzura abantu byimazeyo, kubategeka. Hagomba kuba hari iyindi gahunda ibiri inyuma rwose. Yego. Ahangaha tuhafite akantu kakozwe, aho Eva yabwiraga inzoka ngo Imana yaravuze ngo nindamuka nkiriyeho nzapfa. Noneho biragaragara yuko Satani yageze ku ntego ye, kuko yahise ahinduka umugenzuzi wigenga ugenzura niba ibyo ngibyo ari ukuri, maze arya kuri icyo giti agaragaza ko ibyo Imana yavuze yabeshyaga. Biratangaje cyane. Kandi uku ni nako ikibazo turimo muri kino gihe kimeze. Ni gahunda mbi cyane twikiriye umwambaro mwiza, kandi itagomba kwemera ko hari uwo ari we wese wayivuguruza. Nidusubira mu mateka kuri ibi ngibi bijyanye no kugenzura abantu, turasoma amagambo atangaje ari muri kino gitabo cyitwa The Secret History of the Jesuits. Bisobanuye ngo amateka y'ibanga y'abajesuite, kuri paji 165. Yaranditse ngo umuhanga ukomeye mu bya teolojiya witwa Michael Schmaus yari afite abo bahanganye benshi, nk'uko umwanditsi w'Umudage abibona mu gitabo cyitwa Katholische Conservatives Elbigut. Ni ikidage gisobanuye ngo umurage w'abagatulika batsimbaraye cyane ku mahame yabo. Icyo kikaba ari igitabo gitangaje cyane kigeze gisohoka mu bitabo by'Abadage Gatolika. Noneho uwo mwanditsi yaranditse muri icyo gitabo ngo uru rwunge rw'inyandiko twari tuvuze mbere rw'icyo gitabo ruhuriza hamwe amagambo y'abize teolojiya bakuru b'Abagatolika bo mu Budage kuva Igores kugera Ivogelsang. Bituma twemera ko uburyo bukoreshwa bwo guhuza igihugu n'ubusosiyaliste bukomoka mu bitekerezo bya Kiliziya Gatolika. Rero icyo uyu mwanditsi yavuze ni uko uburyo bwo guhuza igihugu n'ubusosiyaliste bukomoka mu mahame y'ubupapa.
kandi by'umwihariko n'abanazi ba Hitler nabo bari bafite igihugu cyubakiye ku busosiyalizme, ndetse n'abajezuite ubwabo mu bice bitandukanye byo ku isi bagiye bagaragaza yuko iyo uburyo bw'ubusosiyalizme bukoreshejwe mu gihugu buba buhujwe cyane n'amahame y'ubugaturika. Ubwo rero ibi bintu ni ukuri bikomoka i Roma, ndetse hari n'amagambo menshi ya Papa Francis muri kino gihe we ubwe abivuga. Noneho uyu wanditse kino gitabo arakomeza ngo igihe umwanditsi yandikaga ibi ntiyigeze amenya ko ari kubisobanura neza. Undi muntu ubizi neza, umuhamya w'amasezerano yabaye hagati y'ubupapa na Berlin hamwe n'umuyobozi w'ibanga wa papa ari we witwa Franz von Papen, yarushijeho kubisobanura agira ati ibyo yavuze hano biratangaje. Yaravuze ngo Ampire ya gatatu ni ububasha bwa mbere bukomeye ku isi yose butemera gusa ahubwo bunashyira mu bikorwa amahame akomeye y'ubupapa. Ibyo bivuye mu kanwa k'ubupapa bwako. Noneho uwo mwanditsi arakomeza ngo kuri ibi turongeraho ingaruka zatewe no gushyira mu bikorwa ayo mahame y'ubupapa. Hari miliyoni 25 z'abatotejwe mu bigo by'iyicarubozo by'imfungwa nk'uko byagaragajwe n'imibare yemewe yatanzwe n'umuryango w'abibumbye. Hano dusanze ari ngombwa kongeraho iki kintu cy'ingenzi cyane kugira ngo abantu bakimenye. Kuri abo bose badashobora kwemera ko ubwicanyi bwateguwe ari bumwe mu mahame y'ingenzi y'ubupapa. Iyi ntabwo ari inshuro ya mbere aho amahame n'imikorere by'ubupapa byatera kurimbuka kw'amamiliyoni menshi. Kandi muri ibyo bihe bya kera ntabwo Gatolika yigeze yita ku kurimbuka kw'abantu. Sinzi rero niba babyitayeho muri kino gihe. Mbese hari ubwo baba baritaye ku kurimbuka kw'abantu mu gihe cy'imyaka y'umwijima? Hoya rwose. None se ni abaperezida bangahe bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba baragiye batanga umuburo ukomeye cyane wo kwirinda ubu bwami bw'i Roma ndetse no kwirinda umuryango w'ibanga witwa abajezuite, kandi abo bayobozi bose bakaba baricwaga mu mpinduramatwara cyangwa mu bundi buryo butandukanye nk'ingaruka yo kutumvira abo bantu. Nubwo hari igihe kimwe ubupapa nabwo bwagezweho n'ingaruka z'impinduramatwara bwari bwarizaniye. Rero aba bantu twari tuvuzeho nibo barimo barayobora inyuma y'ibyo tubona, nka Musenyeri witwa Kwigre, umuprofeseri akaba n'umwarimu wigishije uwari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Bill Clinton. Uribuka yuko igihe kimwe yavuze ngo isi yose iyobowe n'agatsiko k'abantu bakeya cyane kandi bafite imbaraga z'indengakamere, ndetse ntushobora kubarwanya uko wakora kose. Arangije yongeraho ngo nanjye ndi umwe muri bo, kandi yari umujezuite. Ubwo yavugaga abandi ni abajezuite bagenzi be, kuko nuramuka urebye mu ndahiro y'ikirenga y'abajezuite uzabona yuko ibyo ngibyo ari byo barahirira. Yego, kandi ukaba ugomba kubikurikiza ubuzima bwawe bwose. None se Martin, twaba turimo turagenda twerekezwa mu buryo bw'imitegekere y'igitugu kandi butavuguruzwa? Yego, ibihugu byinshi byatangiye kubyibonera. Rero nitureba umurongo abayobozi bayoboye isi barimo baragenderaho, aho twagiye tubona ko bose muri bo bafite aho bahurira bya hafi n'ubupapa. Twabibonye ku bayobozi batandukanye, mu gihe abandi bafite aho bahurira n'abajezuite. Rero ubu buryo bwose isi yose irimo iragenderaho bukomoka mu kigega cy'imyumvire y'abajezuite. Kandi ubu bwihindurize bushya bwa COVID bwitwa Omicron. Igihe narebaga ku makuru yabwo data naratangaye cyane. None Martin, bavuga ko ibimenyetso ari ibihe? Bavuga ko ari ibimenyetso bidakanganye, nta gukorora cyane kuba guhari, kandi ngo wumva ufite umunaniro mukeya ndetse n'umutwe udakabije. None rero Martin, mu bihe bya mbere by'iyi virusi, nk'iyo habaga hari abantu 10 mu gice cyose cya Afurika y'Amajyepfo kigizwe n'abantu barenga miliyoni 80, ushyizemo n'ibyo bihugu bindi nyine bidukikije, iyo abantu nk'abo ngabo babonekaga bafite ibimenyetso by'umutwe ubarya, bahitaga bafunga ibintu byose bishoboka. Ndibuka yuko hari ubwo umuntu yajyaga ajya kwa muganga hanyuma akamubaza ngo mbese urakorora, agasubiza ati hoya. Waba ufite ikibazo cy'ibicurane, nabwo akamubwira ngo hoya. Noneho akamubaza ngo mbese ikibazo ufite ni ikihe? Waje kwivuza akamusubiza ngo mfite umunaniro mukeya kandi mfite umutwe utandye cyane. Ndibuka ko abenshi mu bantu bari hejuru y'imyaka 65 bahitaga bavuga ko barwaye. Mbese ubwo sobanuye iki? Ubwo bivuze ko nanjye ndimo.
I heard another one. Gusa nanjye nigeze kumva umuntu umwe avuga uburyo yagiye ku muganga hanyuma akamubaza ngo mbese muganga urabona bino bintu bizamara imyaka ingana iki? Aramubwira ngo rwose maze kubirambirwa. Noneho umuganga aramusubiza ngo wimbaze ibintu nk'ibyo ngibyo, njyewe nshinzwe kuvura abantu, ibyo genda ubibaza abanyapolitike nibo bazakubwira igihe bino bintu bizarangirira. Kandi icyo gisubizo yamuhaye cyuzuyemo ukuri rwose. Urabona ko kino ari ikintu cy'ingenzi cyane. Yego, kandi hari n'icyo bitwereka mu maso yacu. Ibyo ni ukuri kuko nureba ku bimenyetso bya buno bwandu bushya bwa Omicron, kuba bafunze ibice byinshi byo ku isi nk'ingaruka yabwo ni ibintu ntari ntaregeze mbona na rimwe mu buzima bwanjye bwose. Kandi ibi ni ubwa mbere mu mateka ya mwene muntu aho ubuvuzi bunaniwe kurinda ababuhawe, noneho ingaruka zigashyirwa ku batarawuhawe. Yego, kuba abantu batekereza byamaze kugenda burundu. Noneho reka turebe icyo imbaraga ziyoboye isi muri kino gihe zagize icyo zibivugaho. Ntabwo bakibasha gushyira mu bwenge ngo batekereze, ahubwo bameze nk'abarimo barakurikiza amabwiriza yanditse ku rwandiko. Reka turebe icyo Francis Collins yavuze, uwo akaba ari umuyobozi wa NIH, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubuzima, kandi afitanye isano ikomeye cyane na Vatikani. Reka dukurikire amagambo ye. Ndashaka kukwereka leta enye za mbere zifite abakingiwe benshi kugira ngo ubashe kunsubiza ikibazo ngiye kuhita nkubaza. Urabona leta ya Michigan ifite abakingiwe bagera kuri 54%, ariko ubwandu bushya bwa COVID bugeze kuri 59%. Leta ya Maine ifite abakingiwe bagera kuri 72%, noneho ubwandu bushya buri kuri 31%. Leta ya New York ifite abakingiwe 68%, maze ubwandu bushya bukaba burimo buriyongeraho 22%. Noneho leta ya Florida ifite abakingiwe bagera kuri 61%, ariko ubwandu bwagabanutseho 5%. Kandi uko mu minsi ishize itangazamakuru ryarimo riravuga ngo Florida ntabwo irimo arakurikiza amabwiriza neza kuko itari yashyizeho ingamba zikarishye zo kwirinda COVID. None wasobanura ute uburyo leta zifite amategeko akomeye yo kwirinda COVID nka zaguma mu rugo, agapfukamunwa k'itegeko ndetse no gukingirwa ku itegeko zaba arizo zirimo ziragenda ziboneka mu bwandu bushya? Noneho leta nka Florida idafite amategeko nk'ayo ngayo, hakaba nta bwandu bushya bwinshi burimo buragenda buhaboneka. Ikintu cya mbere tugomba kubanza kumenya ni ukwibaza ngo mbese ninde uri murandura ubwandu. Icyo cyumve neza ko kugira ibimenyetso bidakanganye by'ubwandu nabyo ari ikintu kirimo cyaboneka ku bwinshi, kandi bikaboneka no mu bakingiwe. Ariko urukingo rwa gatatu rubasha kurinda ibyo bibazo byose. Rero nibibaza ngo mbese ninde uri mu bitaro kandi ninde uri murapfa, uraza gusanga ko ari abatarakingiwe. Gusa ariko ibi birimo isomo. Abanyamerika nimukanguke, twahombye amahirwe yo kuba tugeze ku rwego rwo hejuru rwo gukingira abantu benshi mu gihugu cyacu, kandi ibyo ari byo byari kudushyira mu mwanya mwiza cyane. Ariko bitewe n'impamvu z'amakuru atariyo menshi abantu bagenda bahabwa, byatumye tutagera ku cyo twashakaga gukora kugira ngo twirinde ubwacu. Ariko niba buno ubwandu bushya bwa Omicron ari ikintu kiduhamagarira kongera gukanguka, mureke dukanguke. Kandi Abanyamerika ibi dushobora kubikora. Izi nkingo ni nziza cyane, nta kibazo zifite kandi zirakora neza, kandi abantu bamaze igihe bazikoresha. None Maltin icyo arimo arakora ni iki? Arimo arakoresha inkingo nka propaganda. Mbese abasubiza ikibazo abajijwe? Hoya, we ahise yigira ku byo kwamamaza urukingo. Nibyo rwose. Iyo bakomeza kumubaza ibimeze nka kuriya, sinzi ko hari icyo yibusubize. Ntabwo rero byumvikana neza, ariko amategeko aracyakomeje gushyirwaho. Ndatekereza rero ko bino bintu hari ikindi kintu kibiri inyuma. Kandi niba utabasha kubona ko hari iyindi gahunda ibiri inyuma, nagusaba no kuba wakoresha ubwenge bwawe ugashyira mu gaciro. Ibibazo nk'ibi ngibi kandi turabisanga no mu banyapolitike, kandi nabo bari gukora igishoboka cyose bakagenda bahunga ibyo bibazo. Ikintu gitangaje cyane ni uburyo barimo baravuguruzanya. Yego, no mu nteruro imwe ubwayo birahagije kugira ngo bivuguruze. Niko bimeze. Tugiye kwerekana icyo Perezida Biden yavuze, noneho turebe n'icyo Perezida wa Afurika y'Epfo yavuze, kandi ni ibintu bibiri bivuguruzanya cyane. Ariko ibyo ngibyo ni na byiza cyane. Ntabwo ukeneye ubugenzuzi buhambaye kugira ngo umenye ko bavuguruzanyije. Reka turebe icyo Perezida Biden yavuze. Mbese uratekereza yuko abaturage bo mu bindi bihugu nabo bazakumirwa kuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe naho habonetse ubundi bwandu bushya bwa virusi ya Omicron nk'uko byagenze ku bihugu biri muri Afurika y'Amajyepfo? Hoya, ntabwo ntekereza ko ariko bizagenda. Nta nubwo ari uko nguko nzabigenza. Impamvu nashyizeho iri tegeko rikumira ingendo ku bihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo ni uko hari hamaze kuboneka abantu benshi cyane bafite ubu bwandu bushya, bitandukanye n'uko bimeze mu bindi bihugu. Byari nko guha abantu amahirwe
gihe tubabwira ngo mubanze mufate urukingo mbere y'uko ino virusi ikwirakwira mu isi yose. Kandi natwe turabizi neza nta gushidikanya ko ubu bwandu bushya buzajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twatanze inkingo nyinshi muri Afurika y'Epfo ndetse n'ibihugu biri muri biriya bice. Ariko kandi Afurika y'Epfo kugeza ubu ngubu ntabwo yari igikeneye uwundi mubare w'inkingo kuko ntibari barigeze bagira umuhate mwinshi cyane wo kuzitera abantu. Bakomeje kuzarira. Ariko ntabwo tugiye kubuza ibindi bihugu byose kuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri icyo ngicyo wari uvuze kijyanye no gupima, ku bw'amahirwe kuri twebwe turi gukoresha cyane igipimo cya PCR kugira ngo tubashe gusuzuma ubu bwandu bushya bumaze kuboneka. Kugeza ubu rero twebwe icyo nicyo gipimo turimo turakoresha kugira ngo tubashe gusuzuma ubu bwandu. The UK, Europe, and a growing number of countries have confirmed cases. Ubwongereza, Uburayi ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye byose byamaze gutangaza yuko byabonye ubwandu bushya bw'ino virusi muri ibyo bihugu. None se waba ugiye gukumira n'ibyo bihugu bindi byabonetswemo ubu bwandu bushya bwa Omicron nk'uko wabigenje ku bihugu biri muri Afurika y'Amajyepfo? Uburyo bwo kwirinda ikwirakwira ry'ubu bwandu bushya tuzareba niba iri hagarikwa ry'ingendo ribasha kubugabanya. Ariko icyo ntabwo ari ikibazo nahita ngusubiza uyu mwanya. Tuzabanza turebe niba iri hagarikwa ry'ingendo hari icyo ribasha gukora. None Perezida, iyi yaba ariyo gahunda cy'Abanyamerika bagomba kujya babamo igihe habonetse ubwandu bushya bwa virusi? Iyi ntabwo ntekereza ko ariyo gahunda nshya bagomba kubamo. Ndizera yuko gahunda nshya igomba kuboneka gusa igihe buri muntu wese azaba akingiwe byuzuye kandi agahabwa n'urukingo rwa gatatu kugira ngo tubashe kugabanya umubare w'abantu badakingiwe. None se ubundi guhagarika ziriya ngendo bimaze iki mu gihe Dr. Fauci avuga ko ino virusi ishobora kuba yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Mugomba kumva neza impamvu y'ibanze nahagaritse ziriya ngendo. Nagira ngo abantu babanze bahabwe igihe, babanze bakingirwe byuzuye kandi babone urukingo rwa gatatu. Niyo mpamvu nahagaritse ziriya ngendo. Martin, what do you say to that? Martin, ibyo urabivugaho iki? There's definitely a plan going on here. Navuga yuko hari umugambi urimo urajya mbere, kuko iyo uvuze mu nteruro imwe yuko ari byiza kubuza abaturage b'igihugu kimwe kuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, noneho ku bindi bihugu bifite ubwandu bungana neza n'ubwabo muri icyo gihugu wabujije, bukavuga uti ntabwo bagomba kubuzwa kuza. None ni kubwiye impamvu waba ukoze ibintu bimeze bityo? Yavuze ko ari ukugira ngo abantu bose babanze bakingirwe. Ubwo rero kuri ibyo bihugu bindi bifite umubare munini w'abantu benshi cyane bakingiwe. Ariko kuri Afurika y'Epfo no ku bindi bihugu bituranye, uwo mubare w'abakingiwe uracyari hasi cyane. Niyo mpamvu yavuze ko yahagaritse ingendo zaho. Ntabwo ari uko hari ubwandu bwa Omicron bwinshi, ahubwo nuko ashaka ko naho bahakingira abantu benshi. Niyo mpamvu avuga ko yakoze biriya. Iki rero ni nk'aho ari igihano yatanze ku bihugu bitarimo birakingira abantu benshi cyane. Niba rero ufite abayobozi ba business bakomeye kandi ubwo bucuruzi bwabo bukomeye bukaba bwibanda ku ngendo, abayobozi b'ayo ma business bagiye kuhita bashyira igitutu cyinshi cyane kuri leta kugira ngo ihatire abantu bose gukingirwa, kugira ngo babafungurire ingendo business zabo zikomeze. Ariko kandi nubwo bazabakingira, hazakomeza haboneka aya mategeko ndetse na guma mu rugo bibaye ngombwa, kuko bavuga ko n'ubundi wakingiwe ashobora gutuma habaho ubundi bwandu bushya. Kandi iki gipimo cya PCR bakoresha n'ubundi kirabigaragaza. Ibyo bizatuma ubona ibintu byinshi cyane bitandukanye. None rero Martin, ntabwo buri muntu wese yishimiye bino bintu n'uyu murongo urimo uragenda ushyirwaho. Twagiye tubiganiraho tubona bamwe mu banyapolitike bagaragaza ko batabyishimiye. Kandi urabona neza ko na Dr. Fauci ubwo arimo aravugwaho ibintu byinshi iyo bigeze kuri iyi ngingo. Mbese twareba bimwe muri ibyo ngibyo? Yego, nta kibazo. Beijing acknowledges now that they don't think it originated in that market. Beijing muri iyi minsi irimo iravuga neza ko itizera neza ko ino virusi yaba yaraturutse mu isoko ryo mu mujyi wa Wuhan. Mbese urabivugaho iki? Yego, ishobora kuba itaraturutse mu isoko ryo mu mujyi wa Wuhan. Icyo navuga uyu munsi ni uko tutazi neza uko iyi virusi yatangiye naho yatangiriye. Ntabwo ashobora kwemera ko itavuye mu isoko ryo mu mujyi wa Wuhan. None kuki twakomeza kwizera Dr. Fauci? Ntabwo aya mategeko arimo aragira icyo akora mu guhagarika virusi.
ubudahangarwa karemano bw'umubiri burakora mu kwirinda ino virusi. Ibyo twakoze byose bishobora kuba byaranadindije kurangira kw'ino virusi. Nta kintu kidasanzwe byigeze bihindura ku kuntu ino virusi yagendaga. Igihe cyose twagiye dushyiraho amategeko nk'agapfukamunwa no gusigamo intera no kuvuga umubare w'abagomba kujya muri resitora baribo, nta kintu byigeze bihindura ku mpuzandengo y'ukuntu ino virusi igenda. Uko ino virusi ikwirakwira n'ubundi bimeze kimwe n'ubwo aya mategeko yaba atariho. N'urukingo rwigeze gusa nk'urugize icyo rukoze muri Gicurasi, ariko mu mezi yakurikiyeho n'ubundi ibintu byakomeje kuba bibi. Ubwo rero icyo babona ko gikenewe ni inkingo nshya. Igihe cyose uhagurutse ukarwanya Dr. Anthony Fauci ugatangira kumwibasira, ntabwo ari we ku giti cy'uwo wibasiye, ahubwo ubunenze siyanse, kuko njyewe Fauci mpagarariye siyanse. Aba banyagitugu bo muri leta bitwaza ikibazo cy'ubuzima, iyo bavuze ko bahagarariye siyanse, ni ikintu tugomba kwitondera cyane, kuko baba barimo baratugarura mu bihe by'itorero ryo mu gihe cy'umwijima, kandi bakabikora bitwaje siyanse. Siyanse nta hantu ihuriye no kubahiriza amategeko y'agahato adasobanutse, kandi biragusaba kureba neza ko ibyinshi mu byo Dr. Anthony Fauci avuga ntabwo bishingiye kuri siyanse. Nk'urugero, arakubwira ngo ugomba kwambara agapfukamunwa, ariko nureba ku ubushakashatsi bwakozwe muri Denmark bwagaragaje ko agapfukamunwa nta mpinduka nyinshi kazana. Aho abanyeshuri barenga 1,400,000 nta n'umwe muri bo wigeze utegekwa kwambara agapfukamunwa. Nta rupfu na rumwe rwa COVID rwigeze rubaturukamo kuko batambaye agapfukamunwa. N'abarimu babo ntabwo bigeze bategekwa kwambara agapfukamunwa, ariko ubwandu bwa COVID muri icyo gihugu bwari buri hasi cyane ugereranyije no mu bindi bihugu. Mu Busuwisi rero bamaze imyaka 2 nta gapfukamunwa bambara, kandi nta n'ayandi mategeko akarishye bigeze bashyiraho mu gihugu hose, ariko nta kidasanzwe cyahabaye. Ariko ibyo ntugomba kubivuga imbere ya Dr. Anthony Fauci, kuko iyo ubimubajijeho ahita avuga yuko wibasiye siyanse. Gusa aya ni amategeko ya leta, nta hantu na hato yahuriye na siyanse. Maltin, siyanse. Mbese haba hari siyanse z'uburyo bubiri zihanganye, cyangwa se wenda zinarenga ebyiri? Mbese haba hari n'abandi bize cyane ibingibi barimo baravuga ibitandukanye n'ibyo leta zirimo ziravuga? Yego barahari, ariko baracecekeshejwe. Ikindi kintu kintangaje cyane ni uko nabo bahanga mu bya siyanse barimo barahakana ibingibi ubusanzwe ari abantu bemera iby'inkingo. Yego, mu yandi magambo bamwe muri bo bashobora kukubwira ngo igisubizo ni uko mugomba gukingirwa, nubwo yaba uyu mugabo twarebaga witwa Dr. Randy Paul, noneho bakakubwira ngo inkingo ebyiri nta kintu zakoze, ugomba no gufata urwa gatatu. Rero iki kibazo turiho ntabwo mu by'ukuri ari cyo gukingira gusa, ariko kandi avuzemo n'ingingo nziza ikomeye. Aravuze ngo ibi bimeze nk'itorero ryo mu gihe cy'umwijima, kandi twe tubizi neza yuko Roma itajya ihinduka. Uyu mugabo rero naramuka abikozemo umukoro, azamenya ubiri inyuma mu by'ukuri uwo ari we, kuko izi nzira zose zigomba kugera i Roma, kandi azamenya n'urimo aratanga aya mategeko uwo ari we. Rero tumaze kubona amagambo ya Biden, noneho reka turebe ya perezida wa Afurika y'Epfo. Kandi ikintu gitangaje ni uko abo bombi, yaba perezida Biden ndetse na perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, bose bari baravuze ko batazagera runo rukinga itegeko. Na Fauci ubwe niko yavuze. Yego, ariko uyu munsi imvugo barayihinduye. Reka turebe no magambo ya perezida wa Afurika y'Epfo. Aha hari ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri 2021. It is in the best interest of all that as many of us receive the vaccine. Ni kubw'inyungu zacu twese ko abenshi muri twebwe bakingirwa. But I want to be clear. Ariko iki ndagira ngo nkivuge neza. Nobody will be forced to take this vaccine. Nta muntu n'umwe uzahatirwa gufata runo rukingo ku itegeko. I want to repeat. Nobody. Reka mbisubiremo, nta muntu n'umwe uzahatirwa gufata runo rukingo ku itegeko. Nobody will be forbidden from traveling. Nta uzabuzwa kugenda aho yaba ashaka hose, cyangwa se kujya ku ishuri kwiga, or from taking part in any public activity. Cyangwa mu kindi gikorwa cyose rusange bitewe n'uko atakingiwe. Nobody will be given this vaccine against their will. Nta muntu uzahabwa runo rukingo binyuranyije n'umutimanama we. Nta na rimwe uru rukingo ruzatangwa mu ibanga cyangwa se mu bintu bidasobanutse by'umwijima. Any rumors to this effect are both false and dangerous. Igihuha cyose cyaboneka kivuga ibitandukanye n'ibyo ntabwo kiba ari ukuri, kandi ni kibi cyane kirarimbura. Turasaba rero abafite ibyo bihuha by'uko izi nkingo zizagirwa itegeko kubihagarika byihuse cyane. Noneho reka turebe aya magambo yongeye kuvuga kuri tariki 28 z'ukwezi kwa 11 2021.
Government has set up leta yashyizeho itsinda ry'abaganga bihariye bamaze guhabwa amahugurwa kandi bagiye gufata inshingano zikomeye on making vaccination mandatory. mu guhindura runo rukingo rwa COVID-19 itegeko, cyane cyane ku bikorwa byihariye n'ahantu hihariye. That is to make vaccinations compulsory. Urukingo tugiye kuruhindura itegeko mu bikorwa bimwe na bimwe ndetse n'ahantu hamwe na hamwe. We call upon these countries that have imposed travel bans. Turahamagarira ibi bihugu byashyizeho amategeko yo gukumira ingendo ndetse no kubuza abaturage bacu kujya muri byo, yaba kuri Afurika y'Epfo no ku bindi bihugu duturanye, ko byihuse cyane bagomba guhindura uwo mwanzuro wabo kandi bagakuraho ayo mategeko badushyiriyeho yo kudukumira mbere y'uko ubukungu bwacu butangira kongera guhungabana kandi bigatera imibereho mibi mu baturage bacu. Nta rwishingikirizo na rumwe rwa siyanse uko rwaba rumeze kose rwashyigikira bino bikorwa byo kudukumira badukoreye. The wearing of masks in public places is mandatory. Kwambara agapfukamunwa tumaze kubigira itegeko mu bantu kandi turabamenyesha ko natwe umuntu utambaye agapfukamunwa abiryozwa nk'uryozwa icyaha cyo kwica. Well, there are two stories out of the same mouth. Rero hari imvugo z'uburyo bubiri ziturutse mu kanwa kamwe. Abanje kuvuga ngo nta na rimwe tuzigera duhindura urukingo itegeko, noneho nyuma y'igihe arongera avuga ngo uru rukingo tugiye kuruhindura itegeko. Arongera ati mugomba kwambara agapfukamunwa, ndetse aranavuga ngo nta kintu na kimwe cyashyigikira kuba mwahagarika ingendo ziva cyangwa zijya muri kino gihugu cya Afurika y'Epfo. Muri kino kiganiro yanavuze kandi ko we na Perezida Biden babiganiriyeho ubwo baheruka i Vatikani mu nama y'ibihugu 20 bikize ku isi. Mbere bari barasezeranye ko batazigera na rimwe babihindura itegeko, ariko noneho barabikoze. Ibi ni ibijyanye no kugenzura abantu, kubategeka, kandi iki ni igihano bahawe kugira ngo bikingize ari benshi. Ni nabyo Perezida Biden yavuze, ndetse kandi ni nabyo Perezida wa Afurika y'Epfo avuze. Barashaka yuko abantu bakingirwa ari benshi cyane. Niwo mugambi nyamukuru bafite. Everybody must be vaccinated. So we have to ask ourselves. Yego, buri muntu wese baravuga ngo agomba gukingirwa. Ariko ikibazo twakwibaza ni iki ngiki. Ni iyihe mpamvu barimo barategeka abantu bose gukingirwa? None se ni bino bimenyetso byoroheje by'umutwe cyangwa se umunaniro udakabije? Izo zaba ari zo mpamvu? Hoya rwose. Buri muntu wese baravuga ngo agomba gukingirwa kugira ngo yinjizwe muri systeme kandi bajye babasha kubona amakuru yawe yose, status yawe, bamenye niba ugomba kwemererwa kuba mu bantu, kuko ibi bintu bigomba no guhuzwa mu ikoranabuhanga rikoreshwa mu baturage nk'uko batangiye kubikora mu Bushinwa. Nyamara mbere bari baravuze ko bitazagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko uyu munsi biriyo. None rero Maltin, reka tujye kuri siyanse y'ukuri. I'm not talking about the political science. Ubu noneho ntabwo ndimo ndavuga siyanse ya politike, ahubwo ndi kuvuga siyanse y'ukuri. Aha hari article ya Journal Circulation, kandi iyi nkuru yasohotse ku itariki 8 z'ukwa 11 2021. Just to make sure that people understand. Kugira ngo abantu bumve neza iyi Journal Circulation iyo ariyo, nicyo kinyamakuru cya mbere ku isi yose gisohora ibyatangajwe n'itsinda ry'inzobere mu by'ubuvuzi bw'umutima. Rikaba ari itsinda rihurije hamwe izo nzobere zivura iby'umutima ku isi yose. So let's have a look at two publications. Reka turebe article ebyiri zacyo batangaje zibivugaho. Iyi ya mbere nk'uko twabivuze yasohotse ku itariki 8 z'ukwa 11 2021. Baravuze ngo itsinda rimwe ryakoresheje ikizamini cyo gupima indwara z'umutima cyitwa PRIS, igipimo cyemewe cyo gupima protein biomarkers nyinshi, cyerekanye ko hari ingaruka zikomeye ziboneka z'ibyago by'imyaka 5 zirimo nk'ibimenyetso byo kugenda kwa T-cells ndetse n'indwara z'umutima n'ibindi bibazo bizakurikira gukingirwa. So here is a scientific study to see what the effect. Aha rero hari ubushakashatsi bwa siyanse bugaragaza ingaruka zikurikira gukingirwa uru rukingo. Then it describes the process. Noneho basobanuye uko ibyo ngibyo bikoramo, kandi ntabwo tugiye kubisoma byose, ahubwo reka turebe umwanzuro. Baravuze ngo twanzuye ko uru rukingo rwa mRNA rwongera cyane kwangirika kw'ingirangingo zikora inyama z'imitsi n'umutima, kandi ko uru rukingo ruzatuma habaho guhagarara kw'amaraso mu mitsi n'izindi ngaruka nk'izo zizakurikira gukingirwa. Ubu ni ubushakashatsi bwa siyanse bugaragaza ingaruka mbi zizakurikira uru rukingo. Mu cyigisho cyashize twagaragaje uburyo abantu barimo baragenda bapfa nyuma y'uko bamaze gukingirwa, ndetse n'uko barimo barahura n'indwara z'umutima no kuvura kw'amaraso n'ibindi bitandukanye nk'uko twagiye tubibona. Rero uru rukingo ukurikije ubushakashatsi twarebagaho rugomba kwamaganwa.
none rero niba runo rukingo rutagambiriye iby'ubuzima ahubwo rufite indi gahunda iruri inyuma, ubwo noneho bihita bihinduka ikindi kintu cyo kwitonderwa cyane. Ibyo byari byavuzwe n'itsinda ry'inzobere za mbere zikomeye ku isi ku ndwara z'umutima. Aha hari inkuru ya Lancet, nacyo ni ikinyamakuru kivuga iby'ubuzima. Baravuze ngo COVID-19 kwibasira abatarakingiwe nta shingiro bifite. Byasohotse ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11 2021. Baravuze ngo muri Amerika no mu Budage abayobozi bo mu nzego zo hejuru bakoresheje iri jambo ngo icyorezo cy'abatarakingiwe, berekana ko abantu bakingiwe ntaho bahuriye n'ubwiyongere bwa COVID-19. Leta zirimo ziravuga ngo abatarakingiwe nibo barimo barateza ikibazo. Kuba abo bayobozi bakoresha iyi nteruro ngo icyorezo cy'abatarakingiwe, byashishikarije umwe mu bahanga ba siyanse kuvuga ko abatarakingiwe bateye ubwoba bakingiwe bwo kubanduza COVID-19. Ariko kubona ibintu gutyo birimo ubumenyi bukeya cyane. Hariho ibimenyetso byinshi byerekana ko abantu bakingiwe bakomeje kugira uruhare runini mu gukwirakwiza COVID-19. Mu yandi magambo, gukingirwa ntabwo bikuraho gukwirakwiza virusi. Uko ni ukuri ni nako bavuga. Bivugwa ko abantu bakingiwe bafite ibyago bike byo kwandura kino cyorezo, ariko baracyagikwirakwiza. Ni ukwibeshya rero kandi ni bibi cyane kuvuga ngo iki ni icyorezo cy'abatarakingiwe. Ibi ni byo siyanse nyayo irimo iravuga, kandi bihabanye cyane n'ibyo Dr. Fauci avuga, nubwo avuga ko ari uhagarariye siyanse. Yego, ugomba kumenya icyo ubu bushakashatsi butaboganye bwavuze. Ibi ni ibintu by'ingenzi cyane, niyo mpamvu twatangiye tugaragaza ibyo Roma yakoze, byanditswe muri cya gitabo cyitwa amateka y'ibanga y'abajezuite. Mu mateka, igihugu cya Amerika n'Ubudage byombi bifite ahashize habi ho kwibasira bikabije cyane ibice bimwe by'abaturage bitewe n'ibara ry'uruhu rwabo cyangwa iby'idini. Ndahamagarira abayobozi n'abahanga bo mu rwego rwo hejuru guhagarika ukwibasira kudakwiriye bashyira ku bantu batikingije, barimo abarwayi bacu, abo dukorana, ndetse n'abaturage bagenzi bacu, kandi bagashyira ingufu mu guhuza sosiyete. Mu yandi magambo, siyanse nyayo irimo iravuga ngo muhagarike ibyo bintu bidakwiriye. Nimureke ayo magambo arimo kwivuguruza. Ariko imashini ikoreshwa muri propaganda yabo ari ryo tangazamakuru ririmo rirasubiramo amateka y'ibyabaye mu Budage, kandi rigakora nk'iby'itorero ryo mu gihe cy'umwijima. Uyu munsi rero turi gusubira mu mateka twari twaravuyemo. Wibuke yuko Adolf Hitler yise Himmler ko ariwe Ignatius Loyola wiwe, kandi yanavuze ko yari arimo arazana amahame y'abajezuite mu ishyaka rye. Ibi ni byo Ubugatolika n'Ubujezuite bwubakiyeho. Bagambiriye kugenzura abantu bose byimazeyo. Kandi noneho muri kino gihe ntabwo ibyo ngibyo birimo birashyirwaho mu gihugu kimwe gusa, ahubwo birimo birakorwa ku isi yose. Ibyo ni ukuri. Maltin, iyi ni inyamaswa izamutse iturutse kuzimu. Kandi igihe iyi nyamaswa izaba imaze kubona ububasha bwose, yo n'ikiyoka kiyiyoboye, ugomba kumenya ko imikorere yacyo yuzuyemo agahato ndetse no gukandamiza imitimanama. Ibyo ni byo byonyine iyi nyamaswa ikoresha. Twabonye neza igishushanyo cy'inyamaswa, ubumwe bw'itorero na leta burimo buravuga amagambo y'ikiyoka. Byo ni ukuri. Noneho rero Maltin, reka turebe ibisubizo abo bantu bafite. Ugomba gushyiraho zaguma mu rugo ku mpamvu runaka. Noneho kandi ukarema imyigaragambyo ku bw'impamvu zaguma mu rugo, kandi bwa nyuma bizahita biguha ububasha bwo kuba wakoresha inzego z'umutekano nk'ugiye kugarura amahoro. Kandi ibyo ngibyo bizatuma ubasha gukoresha agahato mu gutegeka abantu. Nk'uko byari bimeze mu gihe cy'imyaka y'umwijima, habonetse urukiko rwaciraga urubanza abo bita abahakanyi, Inquisition, maze rugatuma abantu babasha gukurikiza amahame y'ubupapa. No muri kino gihe nuko bari kubigenza. Bwa mbere kandi ugomba gukoresha ubucakara. Birumvikana ko nyine ugomba kubanza gushyiraho guma mu rugo, noneho ugatuma akazi k'abantu benshi gahungabana. Igihe abantu batangiye guhura n'ingaruka zikomeye mu kazi kabo, uhita ugomba kubaha inyungu rusange fatizo, kandi bigakorwa ku isi yose. None mbese bizashoboka ko inyungu rusange fatizo y'isi yose ibasha gukemura ikibazo? Igisubizo ni uko itazabishobora kandi ntiyabishobora. Iyi ni gahunda y'igihe gitoya yo gufasha abantu kugeza ubwo imikorere mishya, systeme nshya izatangira gukora. Tugiye gutangira kwibaza ibibazo bimwe na bimwe, kandi uburyo bwiza bwo kugira ngo abantu batekereze ni ukubabaza ibibazo.
Why would anyone kubera icyo umuntu yakwishyurira amafaranga kandi abizi ko atazayamusubiza? Kubera icyo bari guhereza abantu inyungu rusange fatizo ku isi yose, universal basic income, kandi bamwe batazayabasubiza? well, you could say, Mbese nuko ari abantu beza bashaka gufasha abandi, ariko muri kamere yabo ntabwo ariko bimeze. motive, right? Igisubizo ni ukubera ko amafaranga ari ububasha bugaragara gusa. We have a few Dufite sisiteme imeze nka baringa, ntabwo ishingiye ku bubasha bugaragara, ahubwo ni ububasha bushingiye ku itegeko. value by Rero ubwo ni ububasha butagaragara. fiat money. Amafaranga y'ubwayo nta gaciro na gake afite uko byagenda kose. Umutungo wonyine niwo ufite agaciro. It's interesting. Biratangaje kubona Papa Francis uburyo nawe ayobora mu bubasha butagaragara. Yes. No, because he's Icyo we na bagenzi be bakora gusa ni ugutanga amabwiriza. the instruction. Okay. Mbese bimeze bite ku bantu bayakira ayo mafaranga? Mbese baba bafite agaciro? Value? Ntacyo ibi bintu bihuriyeho n'amafaranga no gufasha abantu, ahubwo barashaka inyungu rusange fatizo ku isi yose. Kandi ibyo ngibyo biri kubafasha kuzana ubusosiyalizme, nk'uko ariko bashaka ko abaturage ku isi yose babaho. Not for society. Ntabwo inyungu ziri kuri sosiyete, ahubwo abo bantu bafite ububasha bwo guhindura ibintu byose. Right? Mbese siko bimeze? Yego. It looks, Ariko abo biyoboye ntabwo bashaka kwigaragaza mu bantu. so how will they deal with it? Hagati aho bagomba kuba bafite intego zigaragara ko ari ingirakamaro, ariko z'igihe gitoya. None izo ntego ni izihe? Ni ugutegeka umuryango w'isi yose, gutuma abantu ari wowe bishingikirizaho. Now, there are some Hari abantu bamwe barimo baravuga ngo iyi ni jenoside, kuko aba bantu bafite umugambi wo kugabanya abantu mu isi. Kandi hari byinshi bigaragaza neza ko uru rukingo ari ikintu kizakoreshwa mu kugabanya abantu benshi mu isi, mu rwego rwo kugabanya umubare munini w'abaturage, ndetse n'abo badashaka, ndetse n'abo babona ko ari ngombwa ko bava muri ino si. Ntabwo tugiye kuganira cyane kuri ibyo ngibyo muri kino cyigisho, something that people ariko kugabanya abaturage mu isi ni kimwe mu migambi ikomeye abantu bari bafite kuva kera kose. I have a plan. Ndetse n'ikindi kintu tutakwirengagiza ni uko izi gahunda zikubiyemo no gukingira zirimo zirateza guhungabana kw'ibintu byinshi bikomeye. Ibyo kandi ni ibyo tubona. correct. Igihe rero ushatse gutegeka abantu ku gahato, ubwo ni ubucakara, kandi leta zahindutse umutware w'ubucakara. Nk'uko bigenda birushaho gusaba iyubahirizwa ry'amategeko atavuguruzwa, bizatuma bizinesi zigenga zihuzagurika, kandi leta bizarangira ariyo yigaruriye cyangwa itwaye ibintu byose. Everything. Aha niho turimo turerekeza, kubera yuko umuryango w'isi wita ku bukungu, World Economic Forum, niko wabivuze, ndetse ni nacyo iriya gahunda ya Build Back Better aribyo bisobanuye kongera kubaka mu buryo bwiza ya Perezida Joe Biden. Nabyo nicyo ngicyo ivugaho, Total dependence. gutegeka abantu byuzuye ku gahato. All your Kandi muri iyo mikorere mishya, ibyitwa ibyawe byose bigomba kugenda. Noneho bizaba bigusaba ko wishingikiriza ku nyungu z'abandi bantu kugira ngo ube wabasha kugira icyo ukora. Kandi ikizaba gisigaye cyonyine ni uguhuriza hamwe, Let's ubufatanye. go back to the Bible. Reka rero tujye muri Bibiliya. Mbese ni gute Farawo yaguze igihugu kandi yakoresheje iki? Did Yaba yarakoresheje izahabu cyangwa ifeza agura igihugu? Hoya, ubwo butunzi bwe yarakomeje arabubika. right? No, he, Ahubwo yakiguze akoresheje ibiribwa. and what Mbese abantu bishyuraga iki? they paid Bishyuraga imitungo yabo. as long as they Igihe had bari gold, bagifite silver, imitungo, zahabu n'ifeza barabitanze. eventually Noneho they- bwa nyuma baza kugurisha ubutaka bwabo. and then eventually they Noneho bwa nyuma na nyuma baza gutanga n'imibiri yabo. Yego, batanze imibiri yabo bahinduka nk'abacakara. Now this Rero story iyi is nkuru iri muri Bibiliya, and is an example kandi ni akabarore k'ubucakara ubwo Imana izakuramo abantu bayo batifatanyije nabwo. right? Yego, ni igishushanyo gishushanya ibyari kuzabaho. Correct. Ibyo ni Now, ukuri. once this process Igihe rero ibyo byose byari birangiye, and, ibyo kurya byaratanzwe, none byarangiye ari inde ufite umutungo wose? Ni Farawo, ubwo ni leta. None rero igitangaje Maltin ni uko mu isi yose ibintu biri gukorwa gutya. Reka wenda ntanga urugero. Reka tuvuge yuko uguze intebe mu ruganda rukomeye. Noneho kandi tuvuge ko amamiliyoni menshi y'abantu aguze izo ntebe, kandi intebe zikaba zihenze. right? That generates Ibyo bizatuma hatangwa amafaranga menshi cyane. money. Now, None ninde uzatwara ayo mafaranga? money. Ni urwo ruganda. The company. Mbese ayo mafaranga bazayakoresha iki? Bazayakoresha bagura ibikorwa byabo. Bazagura ubutaka bunini, banagure n'amazu, bagure za kompiyuta n'ibindi bikoresho byose bikenewe. None ubwo ayo mafaranga yavuye hehe?
yavuye muri wowe mu baturage. Yego, bwa mbere hari amafaranga, ariko ukaba wayatanze muri iryo gura n'igurisha. Wowe nta kintu wiyongereyeho ku bw'ayo mafaranga watanze. Noneho ubwo mu gihe gito runaka bararika ibintu bigakomeza neza, hanyuma bakagenda buriza ibiciro bya za ntebe, nuko abantu benshi bagakomeza kuzigura ku giciro cyo hejuru. Kandi nawe ukagenda ugaragaza ko bagabanyijeho gatoya kugira ngo bishime kandi baze ari benshi. Uko amafaranga menshi arimo kugenda aza, niko rwa ruganda rurimo ruragenda rwagura ibikorwa byarwo. Noneho hakahita habaho kugwa k'ubukungu, maze za ntebe abantu baguze zibahenze zikahita zitakaza agaciro. None ubwo ninde uhombye amafaranga? Ni wowe wayatanze. Rwa ruganda ruhita rwigaragaza nk'aho nyine narwo rwahombye bikabije, ariko ntabwo ariko biba bimeze. Bo baba barubatse ibyo bashaka kubaka kandi baraguye ibikorwa byabo. Baba bameze nka Farawo, bafashe umutungo wawe bawukoresha bigarurira ibintu byinshi, noneho usigara nta kintu ufite. Barangije bahita bagusha ubukungu. Ubwo rero system isa nk'ikoze mu gihe gitoya, noneho ubukungu bukahita bugwa. Niyo mpamvu twagiye tugira kugwa k'ubukungu gutandukanye mu mateka. Kandi nureba ku by'aba bantu bafite ubukungu bwinshi mu isi, uzabona ko bo nta kintu batwarwa no kugwa k'ubukungu, ahubwo bungukira mu kugwa kwabwo. Mu yandi magambo, izahabu n'ifeza ntabwo ari ikintu ushobora kurya, kuko abantu benshi baravuga ngo dukeneye umutungo mwinshi. Bakavuga bati tugiye gushora mu mari no kunguka kugira ngo tutazakena ubwo ubukungu buzaba buguye. Ariko niba abantu bashonje, izahabu n'ifeza nta kintu bizabafasha ngo bahage, ntabwo bizahinduka ibiribwa. None ubwo ingingo y'ingenzi ni iyihe? Ni ibyo kurya. Mbese haba hari umuvumburi mu isi ugambiriye kugenzura ibiribwa? Yego, urahari. Kandi nk'uko bivuze, tugomba kwibuka impamvu izahabu n'ifeza bitazagira icyo bimara. Kubera yuko Farawo niwe urimo uragenzura ibiribwa, nta handi hantu uzaba ubasha kubikura. Kandi icyo gihe nyine ubwo ngubwo uzaba uri mu bibazo bikomeye. Rero Maltin, iki gitekerezo cya Farawo mu Misiri kigomba kutwigisha ibintu byinshi cyane. Nimuve mu mijyi mujye mu byaro, kuko ikibazo cyo kugura no kugurisha kigiye gukomera cyane. Yakobo igice cya 5:3 haranditse ngo, izahabu zanyu n'ifeza zanyu ziriwe n'ingese. Ingese yazo niyo izaba umugabo wo kubahamya, izarya imibiri yanyu nk'umuriro, kuko mwabitse ubutunzi bwanyu mu minsi y'imperuka. Izahabu n'ifeza nta kintu bigiye kumara muri kino gihe. Tugomba kwita kuri ino ngingo rero y'ubucakara. Aha hari amakuru yatangajwe na New York Post ku itariki 30 z'ukwa 11 2021. Baravuze ngo Ubugiriki bwashyizeho itegeko ryo kujya buca amande ya buri kwezi abantu bakuru batikingije bari hejuru y'imyaka 60. Maltin, ibingibi biratangaje cyane. Barakomeza ngo abatazubahiriza itegeko ryo kwikingiza bitarenze ku ya 16 Mutarama 2022 bazahanishwa kujya batanga amande ya buri kwezi y'amayeri 100 angana n'amadolari 112, ubwo ni ibihumbi 113 by'amanyarwanda. Umuyobozi wo mu Bugiriki yavuze ngo dushyize imbaraga zacu mu kurinda abaturage bacu, kandi kubera iyo mpamvu guterwa inkingo kwabo kuzaba itegeko guhera ubu gukomeza. Niko yabwiraga bari mu nteko nshinga amategeko. Ishyaka rikuru ritavuga rumwe n'ubutegetsi ryamaganye iryo tegeko rishya, bavuga ko ryibasira bikabije abageze mu za bukuru. Bahabwa pansiyo ya buri kwezi y'amayero 730, ni ukuvuga amadolari 823. Ubu rero turabona ko hatangiye no gushyirwaho uburyo bwo kujya baca amande, kandi bigomba gukorwa ku isi yose. Farawo arimo aragenda akomeza amategeko ye cyane. Mbese bino gukoresha gahato? Yego rwose nta gushidikanya. Ibi nabyo ni biri kuba mu Buhinde. Baravuze ngo abantu bakingiwe gusa nibo bashobora kugura ibiribwa na esanse. Ubwo rero iri ni itegeko ryo kugira ngo bashimangire gutanga urukingo. Ubuyobozi bw'ako karere kamwe mu Buhinde bwazanye igisubizo kidasanzwe. Ubwo umuyobozi waho yemezaga itegeko rivuga ko abantu bakingiwe nibo bazashobora kugura ibiribwa, kujya muri resitora, kugura gaze na esanse aho ngaho mu Buhinde. Iri tegeko kandi ryategetse abagurisha kubahiriza batazuyaje mu mabwiriza, kandi rivuga ko hazafatwa ingamba zikarishye nibaramuka basanzwe barirenzeho. None Maltin, ibingibi byaba bigendereye igitugu ndetse no gutegeka imitima nama ku gahato? Yego rwose. Ibi twabitanzeho umuburo mbere y'umwaka umwe bitaraza. Uku ni ukwigarurira isi yose. Iyi ni indi nkuru ya Hindustan Times. Iravuga ngo abantu bakingiwe gusa nibo bazemererwa kugura ibyo kurya,
kuva umwaka utaha gukomeza. Hepfo baravuga ngo niba habonetse abadakingiwe, umucuruzi agomba guhita ahamagara ikigo nderabuzima kiri hafi. Abacuruzi kandi bagomba gutanga urutonde rw'abatarakingiwe ndetse n'abagenerwabikorwa bafashe doze ya mbere gusa. Urwo rutonde rugomba gushyikirizwa ibitaro biri hafi buri cyumweru. Mbese aka ni agahato? Yego, nta gushidikanya. None rero biragaragara ko icyo ugomba kwishyura farawo kugira ngo ubashe kurya ni icyemezo cy'uko wakingiwe. Yego, noneho reka dukomeze ku bibazo byacu. Kugira ngo ubashe kugira icyo ukora muri sosiyete, ugomba kwiyegurira aya mategeko yashyizweho. Ubwo ni ubucakara, kandi kuva twaguzwe kuri iki kiguzi, ibi birahinduka ikibazo cy'imico mbonera. Kuko abantu baravuga ngo ibi ntaho bihuriye n'umutimanama. Ariko niba iki kibazo cyabaye icy'ubucakara, ubwo ntabwo ikibazo cy'ibanze mu by'ukuri ari ugukingira, ahubwo ni ikindi kibiri inyuma. Kandi niba bigomba guhurizwa mu ikoranabuhanga kugira ngo ubashe kugenzura imikorere y'abantu yose, ibyo bihita bihinduka ubucakara. Ni ikibazo cy'imico mbonera. Kandi birarwanya byimazeyo umudendezo w'umutimanama. Ndetse buri muntu wese urimo arabyiyegurira, arimo ariyegurira ubucakara. Rero Imana yaduhaye umudendezo wo guhitamo kugira ngo duhitemo aho tugomba guhagarara dushingiye ku kuri twabonye, kandi nta kintu na kimwe kigomba kubangamira ayo mahitamo. Iyi ni ingingo yemewe n'amategeko, kandi kugira ngo ubucamanza ntibubogame, iryo hitamo ntirigomba guhungabanywa. None rero dufite ubucamanza Maltin, kandi amategeko avuga ko hagomba kubaho ubutabera butabogamye. Urubanza rugomba gucirwa hakurikijwe amategeko, kandi ntibigomba gushingira ku kuba ari kanaka urimo uracirwa urubanza. Rero kubera ko amategeko y'Imana ariyo ntandaro y'ikibazo, kandi kuko biri guhinduka ingingo y'amategeko hagati y'impande zombi, ntawe ushobora gutandukanya amategeko n'iyi gahunda, nk'uko bidashoboka gukuraho amategeko mu rubanza. Ntushobora kujya mu rubanza haramutse nta mategeko ahari. Ariko kandi nubwo amategeko ariyo dushingiraho mu guca imanza, gusa umwanzuro w'urubanza ushimisha umuntu umwe, uruhande rumwe. Ntabwo ujya mu rukiko ugiye gucira urubanza amategeko, ahubwo ujya mu rukiko ugiye gucira urubanza ingingo runaka ushingiye ku mategeko. Mbese siko bimeze? Yego. Rero ntabwo ari amategeko afite ikibazo, kuko umwanzuro uba ushingiye ku kwibaza ngo mbese ninde ukurikiza amategeko kandi ninde utayakurikiza. Ubwo rero ni hagati y'umuntu utangajwe ko nta cyaha afite cyangwa ko afite icyaha. Ntabwo amategeko ariyo kibazo. Rero no muri iyi ntambara y'ibyamwuka niko bimeze. Hagati ya Kristo cyangwa Satani, umunyakuri n'umwe. Kubera yuko hari ibirimo birajya mbere mu rubanza, kandi buri kimwe gihanganye n'ikindi. Reka dukomeze rero gatoya twibaza kuri ibyo ngibyo. Uburyo bumwe bwo kwifashisha cyangwa kuyobya ubucamanza ni uguhindura amategeko, kuko ibyo bihindura imyanzuro y'urubanza. Niba itegeko rivuga ngo ugomba kubahiriza isabato, ariko ugahindura iryo tegeko ukavuga ngo abantu bagomba kubahiriza umunsi w'icyumweru dimanche, ubwo wa muntu utazubahiriza icyumweru ahubwo akerereza isabato, azahinduka uwica amategeko, kuko nyine wowe wahinduye amategeko. None rero uburyo bumwe bwo kuyobya ubucamanza kugira ngo butamenya icyo ukuri icyo ari cyo n'ikinyoma icyo ari cyo, ni uko hagomba guhinduka amategeko. Mbese Roma yaba yarahinduye amategeko y'Imana? Yego. None twabwirwa n'iki ko amategeko afite ubuzima gatozi? Niba uvuze ngo munyihanganire kino kintu ntabwo ari ukuri, mbese abantu bazamenya bate ko ibyo uvuze ari byo by'ukuri? Bazamenya bate ko bifite ubuzima gatozi? Amategeko agomba kugenzurirwa ku itegeko nshinga. Leta nizishyiraho amategeko, maze umuntu umwe agahaguruka akavuga ngo mube muretse gato, ibyo mukoze ni uguhindura amategeko, kuko bidahuje n'itegeko nshinga. Ntimukwiye kubikora. None ni hehe dushobora kubona itegeko nshinga ry'umwimerere? Ibyo nabyo biraba ikintu by'ingenzi cyane, kuko byagenda bite niba iryo tegeko nshinga naryo rihinduwe? Mbese ubwo nabyo ntibyazahindura umwanzuro uzavamo? Ubwo ikibazo si amategeko yonyine, ahubwo n'itegeko nshinga birarireba, kandi ntushobora gutandukanya ibyo byombi. Rero dushobora kwanzura ngo ni kubw'iyo mpamvu amategeko n'itegeko nshinga byose bigomba kugenzurwa kugira ngo habeho ubutabera buboneye. Yego, ibyo niko bimeze, kandi bigomba kumvikana neza.
Ibi byose nitubigenzura dukoresheje amategeko y'Imana, tuzareba niba bihuza n'ubushake bw'Imana. Aya mategeko tuzagenzura gute? Dukoresheje ijambo ry'Imana, kuko niryo tegeko nshinga rikuru. Ariko se byagenda bita abantu bashatse no guhindura ijambo ry'Imana, ugahindura imyandikire yaryo nuko rimeze? Niba ufashe ijambo ku hanyuma ukarihinduramo ijambo uba uhinduye ikintu gikomeye cyane. Nk'urugero, aho ijambo rivuga ngo ku munsi wa karindwi, the Sabbath, ukarihinduramo ijambo ngo isabato, uba uhinduye ikintu gikomeye. Nubwo uhinduye inyuguti nkeya, ariko ukoze ikintu gikomeye. Gufata ijambo the riranga neza ikintu, baba bavuze umunsi umwe wihariye. Ariko iyo bihinduye ukavuga ngo Sabbath cyangwa isabato, bihita bihinduka ko umunsi wose ushobora kuba isabato. Ubwo urumva guhindura inyuguti ntoya gutyo, nko gufata hari yanditse the ugashyiramo a, uba uhinduye ubusobanuro bw'iyo nyandiko. Kandi ubu nashatse guhindura itegeko nshinga ry'Imana, ndetse ibyo bizagira ingaruka ku kuntu abantu babyumva. Yego rwose, ibyo twagiye tubiganiraho inshuro nyinshi, ariko uyu mwanya turi kubivugaho mu buryo bwihariye. Yego, tugomba kubirebera mu mucyo w'ibirimo biraba mu isi. Nibyo rwose, mbese turimo turibaza kuki? Turi kwibaza ku buzima gatozi, ndetse no ku mategeko, ndetse no ku itegeko nshinga. Kubera yuko itegeko nshinga ni ryo rihatsa andi mategeko yose. Aha rero dufite urugero rw'ibyabaye mu rukiko. Ubizi neza ko iyo utanyuzwe n'ubutabera bw'urukiko rumwe, utanga ubujurire mu rukiko rwo hejuru. Aha hari inkuru yo kuri 29 z'ukwezi kwa 11, 2021. Baravuze ngo urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwanze icyifuzo cyo guhagarika itegeko ryo kwikingiza COVID-19 ku gahato mu bitaro byose byo muri leta ya Massachusetts, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha rero urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo rwigeze rurengera umudendezo w'abantu wo guhitamo. Baravuze ngo ubwo bujurire bwatanzwe mu cyumweru gishize n'abakozi 8 bakiri mu kazi, ndetse n'abahoze ari abakozi mu bitaro bya Brigham, ubwo basabaga urukiko rukuru rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubuza umukuru w'ibyo bitaro guhatira abakozi gukingirwa inkingo za COVID-19 ku itegeko, ndetse no gutegeka umuyobozi gusubiza mu kazi abahoze ari abakozi birukanwe kubera ko batubahirije itegeko ryo kwikingiza COVID-19. Abo bakozi bavugaga ko uru rukingo rubangamira imyizerere yabo ishingiye ku iyobokamana, kandi bigashyira mu kaga gakomeye imibiri yabo n'ubwenge bwabo. Umunyamategeko witwa Blair wo mu rukiko rukuru rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise ahakana icyo cyifuzo atiriwe kijyana muri bagenzi be b'abanyamategeko bo mu rukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu rero urukiko rwanze ubusabe bwabo, ndetse ubu ntushobora kwishingikiriza ku rukiko muri kino gihe, kabone n'ubwo rwaba ari urukiko rw'ikirenga. None se Maltin, bizagenda bite igihe tuzaba tugeze ku kibazo cy'umutimanama cyeruye? Dufashe nk'urugero, nuvuga ko ari imyemerere yawe, ubwo tuzaba tugeze ku kimenyetso cy'inyamaswa. Niba rero ubu udashobora gutanga ubujurire bwawe ngo urukiko rukuru rw'ikirenga bubwumve, mbese ubwo haba hari urundi rukiko rukuru rw'ikirenga ruri hejuru yarwo? Yego, rurahari. Mbese urwo rwo watangamo icyifuzo cyawe? Yego, ahubwo ugomba kugitangamo. Icyo rero nicyo turimo turavugaho. None rero Maltin, ni ingenzi cyane kugira ngo dusobanukirwe icyo umudendezo ari cyo. Niyo mpamvu twatangiye tuvuga ngo umudendezo. Nureba ijambo umudendezo muri Bibiliya yitiriwe umwami Yakobo, King James Version, uzabona ko hari imirongo 25 ivuga umudendezo. Noneho hakaba n'indi 27 irengurizaho. Ubwo rero urumva ko ari imirongo myinshi cyane. Kandi urebye ukuntu iri jambo ryanditswe mu isezerano rya kera mu Giheburayo, ukareba ijambo bahakoresheje bavuga umudendezo, uzabona ko ahantu hose bataryanditse kimwe, kuko n'ururimi ushobora kuvuga ijambo ukurikije urwego ririmo. Nk'urugero, mu Giheburayo ijambo urukundo riboneka mu bice bitandukanye, mu Bagiriki naho riboneka mu bice bitandukanye, ariko twebwe dukoresha ijambo rimwe gusa ngo urukundo. Ntabwo ibyo ngibyo tugiye kubyinjiramo cyane, ariko niko bimeze. Reka twigarukire ku ijambo ryacu umudendezo. Isomo rya mbere turisanga mu Balewi 25:10. Ntabwo tugiye kuyasoma yose, ahubwo tugiye kugira icyo tuyavugaho. Haranditse ngo mujye mweza umwaka wa 50 mu gihugu cyose, mutangarize abari muri cyo bose umudendezo. Rero Abisiraheli bari bafite uburyo bwa yubiri, aho buri muntu wese nubwo yaba umucakara yahabwaga umudendezo. Kandi yubiri isoza izaba kugaruka kwa Yesu Kristo, ubwo ubucakara bwose buzarangira.
none se igitabo cy'ibyahishuwe cyaba kitubwira yuko ikimenyetso cy'inyamaswa kizahatirwa ndetse n'imbata cyangwa bashyizwe mu bucakara? Yego niko kivuga. Ariko muri iki gihe abantu baravuga ngo nta bucakara bugihari, nta bubata bugihari. Ariko ubu navuga ko aribwo hari ubucakara butigeze bubaho na rimwe mu mateka y'isi. Yego niko bimeze. Noneho muri Zaburi 119 umurongo wa 45 haranditse ngo, kandi nzagendana umudendezo kuko njya ndondora amategeko wigishije. Aha rero turahabona isano iri hagati y'umudendezo n'amategeko y'Imana. Ni ukuvuga ngo hari icyo bisabwa kugira ngo umuntu abone umudendezo. Niyo mpamvu yitwa amategeko atera umudendezo. Rero ntushobora gutandukanya amategeko n'umudendezo. Mbese no mu buryo bw'isi watandukanya amategeko n'umudendezo? Hoya ntabwo wabitandukanya. Kuko nyine niyo mpamvu witabaza amategeko. Nibyo rwose, igihe wumva ko wambuwe umudendezo wawe nubwo haba mu isi, ikintu cya mbere witabaza ni amategeko y'igihugu ngo agusubize umudendezo wawe. Ni nako bimeze ku mategeko y'Imana. Umudendezo wawe uhuye cyane n'amategeko y'Imana. Rero hatariho amategeko arinda umudendezo wawe, mu by'ukuri nta mudendezo waba ufite. Niyo mpamvu ari ngombwa cyane nyine kugira ngo ibyo bintu bisobanuke. Ntabwo washobora gukuraho amategeko ngo nurangiza uvuge ko ufite umudendezo. Yesaya 61 umurongo wa mbere naho hari umurongo mwiza cyane uvuga ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri nge, barenguriza kuri Yesu Kristo. Kubera icyo uwo mwuka ari kuri we ni ukugira ngo anatangarize imbohe ko zibohowe. Mu yandi magambo azitangariza umudendezo no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Ibi ngibi biri mu buryo bw'umwuka, ariko vuba aha cyane bigiye no kujya mu buryo bw'ibigaragara. Muri Yeremiya 34 umurongo wa 8 naho havuga ko ijambo ry'Uwiteka ryaje gutangariza abantu umudendezo. Haranditse ngo ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka ubwo umwami Sedekiya yari amaze gusezerana n'abantu bose bari i Yerusalemu no kubamenyesha ko bahawe umudendezo. Rero birumvikana ko bakoze isezerano. Ubwo rero isezerano ni nk'itegeko nshinga. Ubwo ufite itegeko nshinga ukagira n'amategeko. Noneho hano tuhafite irindi somo muri Yeremiya 34 umurongo wa 15 aho bavuze umudendezo kuri mugenzi wawe wese ndetse no kubyisezerano. Ndabona neza rero ko niba ushaka umudendezo ugomba kugira ibintu bibiri. Ugomba kugira amategeko kandi ugomba kugira isezerano. Gusa abantu benshi barahangayitse cyane. Barimo baribaza ibintu byinshi cyane. Bakibaza icyo umudendezo mu by'ukuri icyari cyo. Kandi buri wese arashaka umudendezo. Umudendezo nyawo nuko waba mu kazu gato ariko ufite amahoro kurusha kuba mu nzu nini ariko nta mahoro ufite. Nuko rero muri iki gihe abantu benshi barahangayitse. Yeremiya 34 umurongo wa 16 hatangizwa n'iri jambo rikomeye cyane ryitwa ngo ariko. Haravuga ngo ariko mwisubiyeho musuzugura izina ryanjye, umuntu wese agarura umuretwa we n'umuntu wese umuja we, abo mwari mwarahaye umudendezo ngo baruhuke, mwabasubije mu buretwa kugira ngo bababere abaretwa n'abaja. None rero nidusubira mu mateka, abantu bari bariho mu gihe cy'imyaka y'umwijima bari bari mu buretwa buteye ubwoba bukomeye, nk'uko byari bimeze no mu gihe cy'Abisiraheli. Nabo bari bari mu buretwa bukomeye maze Imana ibubakuramo. Nuko rero mu gihe cy'imyaka y'umwijima abantu bari barabaswe n'uburetwa buteye ubwoba bukomeye. Ubwo ubwami bukomeye cyane bubi bw'ubupapa bwari bwashyizeho amategeko akomeye ndetse n'inkiko zicira abahakanya imanza arizo za Inquisition. Nuko rero agahato ndetse no kubangamira imitimanama nibyo bintu byayoboraga ubwenge bw'abantu bose. Nuko Imana ikura abo bantu muri ubwo buretwa maze bagira umudendezo binyuze mu bugorozi bwa Giprotestanti. Ariko rero basubiye muri bwa buretwa. Aho niho turi n'ubundi. Basubiye i Roma basubira no mu mpuzamadini kandi bari gutera ikirenge mu cya Roma. None ingaruka nuko isi yose isubiye mu buretwa. Yego niko bimeze. Ubu bari kurwanya ba bantu badashaka kuba mu buretwa. Uri mukuri rwose. Yeremiya 34 umurongo wa 17 haranditse ngo nicyo gituma Uwiteka avuga ngo ntimwanyumviye ngo mutangarize abantu umudendezo mukureho uburetwa. Umuntu wese reke mwene wabo cyangwa mugenzi we amuhe umudendezo we. Arakomeza ngo dore ndabamenyesha ko ngiye kureka inkota n'icyorezo n'inzara bibatere.
Do we have them? Mbese ibi turabifite? Do we have them? Ibi bintu turabifite muri kino gihe? Three of them. Yego rwose uko ari bitatu. Martin. if Maltin, niba ndi gusomera isomo neza, God is saying, Imana ubwayo iravuga ngo nukora ku mudendezo wa mugenzi wawe uzahura n'inkota, uzahura n'ibyorezo, kandi uzahura n'inzara. this is the high court of the universe. Uru ni urukiko rukuru rw'ikirenga rw'isanzure rutangaje aya magambo. Rukaba rutangaje ibihano ku muntu wese ubangamira umudendezo wa mugenzi we. Ibyo bintu uko ari bitatu turabifite. Niyo mpamvu ushobora kwanzura ngo umudendezo w'abantu warajyanwe. Here we have the consequence. Kandi izo nizo ngaruka zizabaho nyine. Muri Ezekiel 46:17 naho havuga iby'umwaka w'umudendezo. Noneho no muri Luka 4:18 naho batangaza iby'umudendezo kuko bavuze ko ari uzabohora abari mu nzu z'imbohe. Bwa mbere ni mu buryo bw'iby'umwuka, ariko kandi mu gihe gisoza amateka y'isi bigomba kuba no mu buryo bugaragara. Noneho ufite n'aya masomo yandi yo mu byakozwe n'intumwa avuga ibyo gutanga umudendezo ku bantu bari mu nzu z'imbohe. Give him freedom. Bagomba guhabwa umudendezo. Ayo magambo nuko yanditse. So here it means simply Rero kuba uw'umudendezo bisobanuye kubohorwa, ntube uri imbata. liberty. Abaroma 8:21 hari amagambo meza cyane. Haravuga ngo Nature itself kuko ibyaremwe byose bizabaturwa kuri ubwo bubata bwo kubora, bikinjira mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana. children of God. The children of God have a glorious liberty. Ubwo rero abana b'Imana bafite umudendezo w'ubwiza w'agatangaza. Mu rwa mbere rw'Abakorino 7:39 havuga ibyo kuba uw'umudendezo mu gihe umugabo wawe apfuye. Noneho mu rwa mbere rw'Abakorino 8:9 naho haravuga ngo ariko mwirinde kugira ngo uwo mudendezo wanyu udahindukira abadakomeye igisitaza na hato. Iri somo niturihuza n'umubare wo mu 8:21 turahita tubona ko yuzuzanya. Take heed. Kuko havuga ngo ariko mwirinde kugira ngo umudendezo wanyu udahindukira abadakomeye igisitaza na hato. Can I Mbese ubwo nshobora gukoresha umudendezo wanjye nabi? Yego rwose. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10:29 haranditse ngo icyakora umutimanama mvuze si uwawe ahubwo n'uwa wa wundi. Ni iki cyatuma umudendezo mfite uhinyurwa n'umutimanama w'undi muntu? That's a very Iryo ni isomo ryiza cyane, kandi ayo masomo aruzuzanya. So you cannot divorce conscience and liberty out. Ubwo rero ntushobora no gutandukanya umutimanama n'umudendezo. Umutimanama ni wijwi rinyuramo rivugana nawe, kandi bigomba kuba bihuje n'amategeko y'Imana. Noneho dufite n'irindi somo mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 3:17 haranditse ngo nuko rero umwami niwe mwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. That where the None ubwo navuga ko aho umwuka w'umwami atari nta mudendezo uhari? Yego. right? Niko byemera? Yego niko mbyemera. Kuko izo nizo ngaruka. So if we look at that word, Nitureba rero ubusobanuro bw'ijambo umudendezo, mu mwimerere waryo turasanga rivuga ngo eritreria, and Thea has kandi rifite ubusobanuro to butatu. say about it. Ubwa mbere buravuga ngo umudendezo wo gukora cyangwa kudakora bidafite aho bihuriye n'agakiza. Basically, Ugomba guhitamo icyo ugomba gukurikiza. Ubusobanuro bwa kabiri buravuga ngo umudendezo wo gukora icyo wishimira. but we Ariko twasomye icyanditswe kivuga ngo ntimukoreshe uwo mudendezo uko utari mutabera igisitaza abadakomeye. Noneho kandi dufite n'ubusobanuro bwa gatatu bw'umudendezo nyakuri. Haranditse ngo umudendezo nyakuri ni ukubaho uko tugomba kubaho, atari ukubaho uko twishimira. so you cannot Rero ntushobora gutandukanya umudendezo n'amategeko. so liberty is very precious. Umudendezo ni mwiza cyane, ariko kandi urinzwe n'amategeko. And only Kandi igihe cyonyine uzaba uhamanya n'amategeko nibwo uzaba ufite umudendezo nyawo. everybody Buri wese wants arashaka to be kuba free, uw'umudendezo, but they ariko don't ntashaka kuba uw'umudendezo ngo akore ibyiza bihuje n'amategeko y'Imana. Benshi barashaka kuba uw'umudendezo kugira ngo bakore icyaha, mu yandi magambo bice amategeko. Kandi aho niho ikibazo kibonekera. Niba amategeko atangiye guhindurwa, wa mudendezo nawo ubwo uraza guhinduka. then there is Noneho ubona umudendezo utari wo, kubera yuko n'umudendezo ushingiye mu gahato. Iyo bavuze ngo uzahabwa umudendezo gusa ari uko, how often have they moved icyo gihe ubwo baba batwaye umudendezo nyakuri. all the time? Kandi buri gihe cyose ab'isi ni uko babigenza. Baravuga imvugo ebyiri zitandukanye zirimo kwivuguruzanya. Any of it. The only Icyo ugomba kwishingikirizaho gusa ni itegeko nshinga nyakuri.
ari ryo jambo ry'Imana. Kandi nabwo ugomba kureba neza ko ari ijambo ry'Imana ufite, kuko iyo urebye nabi wasanga hari ubwo ufite ijambo rivuga ngo isabato iyo ari yo yose, aho kuba ufite ijambo rivuga ngo ku isabato, ku munsi wa karindwi. Abagalati igice cya 2 umurongo wa 4 haranditse ngo, ahubwo hanyuma byatewe na bene data b'indyarya binjijwe rwihereranwa no gutata umudendezo wacu dufite muri Kristo Yesu, kugira ngo badushyire mu bubata. Aha rero hari umuburo ndetse ko no mu by'iyobokamana umudendezo wawe muri Yesu Kristo ushobora guhindurwa ugasubizwa mu bubata. Nuko rero njye ndabwira bene data ngo mwirinde abavandimwe b'ibinyoma bashaka kubasubiza mu bubata. Uburyo bw'ububata ubwo ari bwo bwose ndetse n'uburyo bwose bw'agahato ntabwo bukomoka ku Mana. Abagalatiya 5 umurongo wa 1 haranditse ngo, ubwo Kristo yatubaturiye kuba umudendezo, nuko muhagarare mushikamye mutacyongera kuboha n'ububata. None ubwo icyo ni ikibazo cy'umutima nama? Yego rwose. Mbese umudendezo wawe ni ikibazo cy'umutima nama? Yego. Abagalatiya 5 umurongo wa 13 haranditse ngo, bene data mwahamagariwe umudendezo, ariko uwo mudendezo wanyu ntimukawugire urwitwazo rwo gukurikiza ibya kamere, ahubwo mukorerane mu rukundo. Turabizi yuko umudendezo uzana n'inshingano. Rero abavandimwe bamwe bazavuga ngo gukingirwa ni igikorwa cy'urukundo kuko birinda mugenzi wawe. Ariko ibyanditswe biravuga ngo igihe cyose ukoresheje agahato hata abantu, ntabwo ari igikorwa cy'urukundo, ahubwo bikomoka kuri Satani. Icyo nagira ngo mvuge rero ni uko siyansi yabigaragaje neza ko abatarakingiwe atari bo kibazo. Ibyo ngibyo twabibonye mu magambo y'abantu benshi cyane, ndetse n'abiringirwa mu bya siyansi muri ino si, bagaragaza ko n'abakingiwe bafite uruhare runini cyane mu gukwirakwiza virusi ya COVID-19. Ubwo rero bino bintu bifite undi mugambi ubiri inyuma. Yego, hari undi mugambi batabasha kugaragaza. Hari ibyo bari kuvugira hanze bigaragara kugira ngo bibashe gutuma ujya muri iyo gahunda, ariko bitandukanye n'ukuri nyako. Ndatekereza rero ko dushobora kuvuga tweruye ko umudendezo atari uburenganzira bwo gukora icyaha. Isomo twareba niriboneka muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 25. Riravuga ngo, ariko witegereza mu mategeko atunganye rwose atera umudendezo, agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa, ahubwo ari uyumvira, niwe uzahabwa umugisha mu byo akora. Iryo somo nta rujijo na ruto yarisigaza. Amategeko n'umudendezo birajyanirana. Rero amategeko 10 y'Imana ni uburinzi bwawe, kandi nibwo bwishingizi bw'umudendezo wawe. Yakobo igice cya 2 umurongo wa 12 haranditse ngo, nuko muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Ayo ni amategeko 10 arimo aravuga. Urwa 2 rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 16 haranditse ngo, murabe umudendezo koko, ariko uwo mudendezo mutawutwikiriza ibibi, ahubwo mugenze nk'imbata z'Imana. Mu yandi magambo ugomba guhuza n'amahame y'Imana. Noneho dufite n'iri somo ryo mu rwa 2 rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 19. Haravuga ngo, babasezeranya umudendezo, nyamara ubwabo ari imbata z'ibiboze, kuko icyanesheje umuntu kiba kimuhinduye imbata yacyo. None se Maltin, waba uzemerera umuntu uwo ari we wese gutegeka umutimanama wawe? Hoya. Reka dusome aya magambo ari mu gitabo cyitwa Medical Ministry. Aravuga ngo, niba abafite imyanya yizerwa mu buyobozi ari abantu bakunda kandi bubaha Imana, bazamenya ko inshingano yera ari iyabo bitewe n'urugero rw'ububasha bafite, ndetse n'ingaruka bazagira ku bw'iyo myanya yabo bahawe. Bitewe n'ububasha bahawe, ubwo bafite n'izindi nshingano ziyongereyeho. Umuhanuzi arakomeza ngo, barimo barakorana n'ubwenge bw'abantu, bagahuzwa n'ibyiciro byose bya rubanda, kandi bagomba kugenda bakora mu bushishozi, kuko bafatwa nk'abahagarariye ubuyobozi. Bagomba kuba abagwaneza no kugira ikinyabupfura, no guhora bagira imico ya Gikristo ku bantu bose bahura nabo, baba abizera n'abatizera. Bene data, mugomba kureberera ubugingo bw'abantu nk'aho ari mwe muzabubazwa.
Ntidukwiye kwibagirwa ko Yesu binyuze mu gitambo kitagira akagero yabatambiye, yerekanye urukundo akunda abo bagabo n'abagore n'abana, kandi yerekanye ko agaciro abaha ari kenshi cyane. Baguzwe amaraso ye. Abakire n'abakene bagomba gufatwa kimwe mu bugwaneza butarobanuye. Twaraguzwe, ntabwo turi abacu ngo twigenge, kandi twahawe umudendezo. Kubera iki? Kubera yuko tuzi amategeko y'Imana. Yego, nta muntu ugomba kugukandamiza. None byagenda bite igihe uhuye n'ababangamira umudendezo wawe? Luka 18:7 kugeza ku 8 haravuga ngo, ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Igitangaje cyane ukurikije iri somo ni uko mu gihe cy'umusozo w'amateka y'isi, kwizera kuzaba kwaragabanutse cyane. Ariko abambaza urukiko rukuru rw'ikirenga rwo mu ijuru, Imana izabatabara byihuse cyane. None rero Maltin, twarebye ku mudendezo, kandi ndatekereza yuko dushobora kugera ku mwanzuro uvuga ngo umudendezo n'amategeko ndetse n'itegeko nshinga byose birahuye, kandi umudendezo uzana n'inshingano. Umudendezo ntabwo ari uburenganzira bwo gukora icyaha, ahubwo utwikiriye mu mategeko ndetse n'ijambo ry'Imana. None se bimeze bite ku mutimanama? Hari imirongo 29 ibonekamo ijambo umutimanama, conscience. Hakaba n'indi mirongo 31 muri Bibiliya irenguriza ku mutimanama. Yohana 8:9 haranditse ngo, nabo ngo babibone bemezwa n'imitimanama yabo ibyaha byabo, basohoka umwe umwe, uhereye ku basaza ukageza kuheruka. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Iyi ni inkuru itangaje cyane. Akenshi ntigikunda kugarukwaho, ariko ni nziza cyane. Ubwo rero bemejwe n'imitimanama yabo bwite. Kristo yanditse mu musenyi, noneho bo bemezwa n'imitimanama yabo. Ibikorwa yandikaga mu musenyi ni ibihabanye n'ibyo amategeko y'Imana asaba. Ibyo n'ubundi bashakaga guterera amabuye uriya mugore. Pawulo yaravuze ngo abana n'umutimanama utamucira urubanza. Ibyakozwe n'intumwa 24:16 haranditse ngo, nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi, ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Abaroma 2:15 haranditse ngo, bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo, ugahamywa n'imitimanama yabo ibabwiriza, igafatanya n'ibitekerezo byabo, kubarega cyangwa se kubaregura. Ubwo rero umutimanama ni ijwi ry'Imana rivugira muri wowe, reka kubwira icyiza icyo ari cyo ndetse n'ikibi icyo ari cyo. Abaroma 9:1 haranditse ngo, ndavuga ukuri muri Kristo simbeshya, kuko umutimanama wanjye uhamanya nanjye mu mwuka wera. Mbese ubwo umutimanama wawe ushobora kukubera umuhamya? Yego. None rero niba umutimanama ari ikintu cy'ingenzi cyane, mbese hari abashobora kuwubangamira? Yego. Mbese hari umuntu waguhindukira umutimanama? Ntawe. Ariko se Roma yabare bigerageje? Yego. Bagiye banabyatura ahantu henshi cyane, bavuga yuko ari bo bagomba guhinduka abacamanza b'abantu, bakaba abashinjacyaha babo, bakabacira urubanza, kandi bakaba ari bo batanga n'igihano. None se twafata umwanzuro uvuga ngo, niba umutimanama wawe hari icyo ukwemeje, ugomba kucyumvira. Nujya kure y'icyo umutimanama wawe ukwemeje, inzira yawe izaba ari mbi cyane. None rero nta muntu n'umwe, nubwo yaba itorero ryawe, ufite uburenganzira bwo kubangamira umutimanama wawe. Hari itandukaniro rinini cyane rihari hagati yo kubangamira umudendezo w'umutimanama w'undi ndetse no kumuha amakuru, kugira ngo buri muntu wese yifatire umwanzuro. Ariko igihe cyose umutimanama wawe ugize icyo kwemeza, cyita gihinduka ikibazo cy'umutimanama. Rero aha hari ayandi magambo aboneka mu gitabo cy'ibihamya ku bagabura. Haranditse ngo, birakwiye ko abakozi bagirana inama hamwe nk'abavandimwe, ariko umuntu wihatira kuyobora bagenzi be no kubaha inama ze bwite ku bijyanye n'akazi kabo, kandi ngo bamwigireho inshingano bagomba gukurikiza, bene uwo aba yishyize mu mwanya mubi cyane, kandi akeneye kumenya gusa inshingano agomba gukurikiza mu biro bye. Imana ntiyigeze ishyiraho umuntu uwo ari we wese ngo abe umutimanama wa mugenzi we.
ntabwo ari iby'ubwenge gushyira inshingano nyinshi ku muyobozi umwe kuko bizatuma yumva ko ahatirwa kuba umunyagitugu. Ayo magambo arasobanutse cyane. Umudendezo n'umutimanama ni ibintu bibiri bigendana iteka ryose. Rero umutimanama wawe ushobora kwandura, ushobora kugira intege nkeya, ariko kandi ushobora no gukomezwa, guhabwa izindi mbaraga. Umutimanama wawe kandi ushobora gukomereka bitewe n'intege nkeya. Hari ibintu byinshi ukurikije no masomo ari hano bigaragaza icyo umutimanama wawe ugomba gukurikiza n'icyo utagomba gukurikiza. Noneho kandi hano hari ayandi masomo meza cyane. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 29 haranditse ngo, icyakora umutimanama mvuze si uwawe, ahubwo ni uwa wa wundi. Ni iki cyatuma umudendezo mfite uhinyurwa n'umutimanama w'undi muntu? Urabona ko hano tuhafite ijambo umudendezo ndetse n'umutimanama byose biri mu murongo umwe. Birahuye cyane rero, kandi umutimanama wawe ushobora kukubera umuhamya. Kandi mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 2 haravuga ngo buri mutimanama w'umuntu wese ugaragara imbere y'Imana. Ubwo rero ibyo wemezwa mu bya mwuka ndetse n'umudendezo wawe n'umutimanama wawe byose birahuye kandi bigaragara imbere y'Imana. Aya masomo yandi aragaragaza ko ushobora kugira umutimanama mwiza utunganye, ariko kandi ushobora no kugira umutimanama wijimye. Ibyo kandi bizaterwa n'isano ufitanye n'Imana. Yego rwose, niba umutimanama wawe wijimye, icyo gihe uzaba wataye icyo ijambo ry'Imana rivuga, kandi nta mushyikirano uzaba ufitanye n'Imana. Rero igihe cyose umwuka w'Imana akuwe ku muntu, azasigara asa n'utagifite umutimanama. Niba rero uhindutse nk'umwicanyi ruharwa, cyangwa se umujura kabuhariwe, cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose, icyo gihe umutimanama wawe uzaba uri kugenda uwijimisha. Mu Baheburayo igice cya 9 umurongo wa 14 havuga ko imitimanama yacu igomba guhanagurwamo ibibi. Ibi ngibi bitugeza ahantu ari ingenzi cyane yuko tugomba kwita ku mitimanama yacu. Niba tubona amategeko akomeye nk'aya ngaya agenda ashyirwaho, ni ngombwa ko dutangira gutekereza ku mitimanama yacu, kubera yuko bashobora gutuma umutimanama wawe uhinduka, ugahinduka nk'umwicanyi. Yego, ibyo ni ukuri. Imana igomba gukorana n'umutimanama wawe, kandi nta muntu n'umwe ugomba gutegeka umutimanama wawe. Nidusoma mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 22 haranditse ngo, twegere dufite imitima y'ukuri rwose tudashidikanya. Imitimanama yacu iminjirweho gukurwamo kwimenyaho ikibi, n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Uri uw'Imana. Umutimanama wawe kandi niho ijwi ry'Imana rinyura rivugana nawe. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kubangamira umudendezo w'umutimanama wawe. Mu rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 19 haranditse ngo, kuko igishimwa ari uko umuntu yakwihanganira imibabaro bamuhoye ubusa, azize umutimanama utunganiye Imana. Rero iyo umuntu runaka ashatse gukoresha agahato ku mutimanama wawe, ariko umutimanama wawe ukavuga ngo hoya, none nicyo ugomba guhitamo? Mbese ubwo nukore ku mudendezo w'umutimanama wawe cyangwa nukwihanganira akarengane? Nukwihanganira akarengane kubw'umudendezo w'umutimanama wawe. Kandi aha niho duhagaze muri kino gihe. None ubwo twavuga ko ari byo kwishimirwa dukurikije iri somo, ko byaba byiza ko umuntu yakwihanganira imibabaro bamuhoye ubusa, azize umutima utunganiye Imana. Yego niko bimeze. Ni ingenzi cyane rero kugira ngo buri muntu wese amenye ko atagomba gukora igitandukanye n'umutimanama we, kugira ngo abashe kubona umudendezo w'agahe gatoya. Ibyo ni ukuri, kuko uwo mudendezo ntuzaba ari uw'ukuri, ni uw'agahe gatoya cyane. Nabyo bazahita babihindura byihuse cyane. Tugomba kugera ku rwego aho tuvuga ngo, ntabwo ndi bukora igitandukanye n'umutimanama wanjye. Yego, kubw'impamvu zo kuvuga ngo ubashe gukomeza kubaho nk'uko bisanzwe. Ntuzigere ubangamira umudendezo wawe. Ibyo ni ukuri. Rero twavugaga isano umutimanama ufitanye n'Imana. Nuramuka urebye no muri Bibiliya kandi ugashaka ahantu ijambo umwuka n'umudendezo bihuriye, uzabona ko hari imirongo 3 ibivugaho. Ibiri muri iyo ngiyo ifitanye isano na Yesu Kristo mu buryo bugaragara neza. Yesaya 61 umurongo wa 1 twigeze kuribona, haravuga ngo, umwuka w'Umwami Imana ari kuri nge, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zihawe umudendezo, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Luka yahise agaragaza neza ubwo buhanuzi bwarengurizagaho, yerekana ko bwarengurizaga kuri Yesu Kristo. Noneho mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 17 haranditse ngo, none umwami niwe mwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari niho hari umudendezo.
So it is essential rero ni ngombwa cyane ko imyanzuro yose dufata uhereye ubu ngubu gukomeza uko yaba imeze kose igomba gushingira ku mategeko y'Imana, igashingira ku bihamya by'umwuka w'ubuhanuzi, igashingira no ku itegeko nshinga rikuru ari ryo jambo ry'Imana. Kandi amategeko n'ibihamya nibyo bigize iryo tegeko nshinga, kuko bibumbiye hamwe ibyo bahanuzi b'Uwiteka bavuze mu myaka myinshi cyane yabanje. Nta muntu n'umwe ufite ububasha bwo kurwanya ibyo ngibyo. Umwanzuro wose ugomba gushingira ku mudendezo w'umutimanama w'umuntu, ndetse ni ngombwa cyane kugira ngo dutangire tubyitoze, kuko muri kino gihe tumeze nk'abarimo baritoza. Nureba gukiranirwa kuri mu isi ugasubira no muri bya bihe by'imyaka y'umwijima, uzabona ko nabwo hariho gukiranirwa gukomeye cyane. Nicyo cyatumye Maltin urutera hagurukana ishyaka ryinshi akajya gushinga ya mahame 95 kuri kiliziya y'i Wittenberg, noneho isi yose ikayabona. Nureba n'ibyabaye mu Burayi mu gihe cy'ubwami bw'abanyagitugu bakomeye, ukabona gukiranirwa kwari kuri icyo gihe, ukareba n'agahato kari kariho ndetse n'ibyajyaga mbere byose, byari ngombwa ko buri muntu wese afata umwanzuro ushingiye ku mutimanama we. Kandi ku bwa propaganda nyinshi yashyizweho, abantu benshi cyane barayobejwe. Iyaba igishura kibikingirije cyakurwagaho ngo buri muntu wese yimenyera ingaruka zabyo. Ikibazo cyanjye ni iki ngiki: mu byo turimo turabona ku isi yose muri kino gihe, waba uri kubona amabendera y'umutuku ameze nk'ay'abanazi ari kugenda azamurwa? Yego rwose, ari ahantu hose mu bundi buryo. None ubwo kino si cyo gihe cyo gufata umwanzuro ushingiye ku mutimanama wacu gikurikije icyo ibihamya bivuga? Yego rwose, tugomba gutangira ubu ngubu. Reka rero turebe kuri uyu mudendezo wo kugira ngo buri muntu wese abeho akurikije umutimanama we. Twabonye ko aho umwuka w'umwami atari, nta mudendezo haba. Iyo tubonye rero umudendezo w'umutimanama uri kugenda ukurwaho, ukabibona buri munsi kandi ahantu hose, ubwo ugomba kwizera udashidikanya yuko umwuka w'Imana ari gukurwa aho hantu, kandi ako gahato kakaba karateguwe, ndetse niba nta mudendezo ubirimo ugomba kubigendera kure. Icya kabiri, aho umudendezo w'umutimanama wigijweyo, umuntu agaragara nk'ufite ububasha bw'ikirenga. Muri iki gihe turi kubona ibirego byinshi cyane bijyanwa mu nkiko bitewe n'uko kampani nyinshi ziri gutwara umudendezo w'umutimanama w'abantu, bigatuma abantu bajya kuzirega, ndetse akenshi bakajya mu rukiko rukuru rw'ikirenga, nubwo batsindwa rwose bikomeye. Niba dutanga ubujurire ku mucamanza udakiranuka, mbese ntitwari dukwiye kurushaho kubwira umucamanza ukiranuka? Kuko twabonye neza ko gutanga ikirego mu bacamanza badakiranuka bo muri ino si ntacyo biri kugeraho, birimo biratsindwa. Ibi rero bikeneye ko buri muntu wese yiyegurira ububasha buri hejuru cyane. Mu yandi magambo, ugomba kubona ko inkiko zo mu isi zitarimo ziraguha ubutabera, maze ukavuga uti ndizera ko hari urukiko rukuru rw'ikirenga ruzampa ubutabera, kubera yuko bafite itegeko nshinga ry'igihugu, kandi nanjye nkaba mfite uburenganzira mpabwa n'itegeko nshinga. Ariko se bizagenda bite urukiko rw'ikirenga narwo nirukwirengagiza, kandi itegeko nshinga rikigizwayo cyane? Ibyo bisobanuye ko hari ububasha bumwe bwonyine ugomba gusigara wishingikirijeho. Nibwo bubasha buri hejuru y'ibintu byose mu isanzure. Ariko kandi ugomba kumenya ko ab'isi bashobora kugushyira muri gereza nubwo uri kumwe n'ubwo bubasha bukomeye cyane. Ni ngombwa ko umuntu ababara azira kurengera umudendezo w'umutimanama aho kwegurira umutimanama wawe ku by'agahato. Aha rero tuhafite amagambo meza cyane. Mu rwa kabiri rwo ku ngoma igice cya 20:6 haranditse ngo, Uwiteka Mana ya basogokuruza bacu, mbese si wowe Mana yo mu ijuru, kandi si wowe utegeka abami b'abanyamahanga bose? Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma ntawe uguhagarara imbere. Ibi bintu bikeneye intwaro yo kwizera. Hari ububasha buri hejuru y'ibintu byose byo mu isanzure. Yoweri 2:17-18 haranditse ngo, abatambyi bakorera Uwiteka nibaririre hagati y'umuryango w'urusengero n'igicaniro, maze bavuge bati, Uwiteka we, kiza ubwoko bwawe, ntureke ab'umwandu wawe ko bashinyagurirwa. Ni iki gituma duhinyurwa mu banyamahanga bati, Imana yabo iri he? Mbese twaba turi kwerekeza aha ngaha? Njye ndatekereza ko twahakandagiye. Yego rwose, tuzi yuko abami b'abapagani bategekesha agahato abo bayobora, ariko Uwiteka yaravuze ngo ntibikabe muri mwe. Matayo igice cya 20:25-26 haranditse ngo, Yesu arabahamagara arababwira ati, muzi yuko abami b'abanyamahanga babatwaza igitugu, n'abakomeye babo bahawe kubategeka, ariko muri mwe siko biri, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajye aba umugaragu wanyu. Ibi rero niko byagakwiye kuba bimeze mu bizera. Tugomba gushyigikira bagenzi bacu kandi tukazamurana mu kwizera,
tugakora igishoboka cyose tugatanga amakuru kandi tukabakorera igishoboka cyose, ariko nta na rimwe dukwiye gukoresha agahato ku mitimanama yabo. Nureba mu nkiko z'iyi si, Kayini niwe ufite ububasha bwo gutegeka, kandi niwe ufite ikimenyetso cy'agahato, niwe ufite ububasha bwo gutegeka abana b'umwijima. Kandi Uwiteka yaravuze ngo Kayini azaba mubi inshuro 7. Igihe cyose uhuye na Kayini, jya umenya ko ugiye guhangana na leta, kandi Kayini ashobora kugushyira muri gereza, maze ikibazo cyawe akagikuba 7. Ariko noneho mu mateka ibintu bigeze kuri Lameki byarahindutse. Lameki niwe mugabo wa mbere wagize abagore barenze umwe, kandi yari umwicanyi, ndetse yari n'umutegetsi ukomeye. Noneho Imana iravuga ngo niba Kayini yari mubi 7, Lameki azaba mubi 7/70. Ubwo umutwaro wawe azawuremereza cyane gashoboka. Rimwe na rimwe ubwoko bw'Imana bujya bukora gutyo. Salomo niko yabigenje. Yasabwe gukuraho umutwaro abantu bari bafite, ariko aranga, ahubwo aravuga ngo nzawongera. Na Lameki nuko nguko yabigenje. Kandi Lameki we yabikoze 7/70. Ndizera ko ibyo ngibyo birenguriza kurangira kw'imbabazi. Tuzahura n'ibimeze gutyo, aho amaleta afite ububasha n'imbaraga kugira ngo abashe kuguhatira kwemera ibihabanye n'umutimanama wawe, ndetse no gutandukira amategeko y'Imana atera umudendezo. Nitujya mu isezerano rishya, tubwirwa mu Byahishuwe igice cya 6:9 ko hari abantu benshi cyane bari munsi y'igicaniro mu buryo bw'umwuka, bategereje yuko ibibi byo mu isi yose bishyirwaho iherezo. None Maltin, ni abantu bangahe bapfuye mu gihe cy'imyaka y'umwijima? Ni miliyoni nyinshi z'abantu. Hari abarenga miliyoni 50, hari na benshi cyane bishwe mbere yaho, ku buryo bashobora no kugera mu miliyari, bicwa n'abakiranirwa, kandi ayo majwi ari gutakira Imana mu buryo bw'ikigereranyo. Maze Uwiteka yaravuze ngo bahabwe amakanzu yera, buri wese wo muri bo. Noneho babwirwa gutegereza kandi gahe gatoya, kugeza ubwo bagenzi babo b'imbata n'abavandimwe nabo bicwa nk'uko bishwe, kugira ngo byose birangire. Turi kwinjira mu gihe cy'umuboro utarigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho. Dukeneye rero kwizera gukomeye cyane. Nujya mu gitabo cy'abacamanza, urasanga ko Imana yemereye umuntu wese kubaho akurikije umutimanama we. Abacamanza igice cya 17:16 haranditse ngo, ariko muri icyo gihe Abisirayeli nta mwami bagiraga, ahubwo buri wese yakoraga ikimubereye cyiza. Rero bari bafite amategeko, kandi ayo mategeko yarahuje n'ijambo ry'Imana. Bagombaga kubaho rero bashingiye kuri ryo, ndetse binyuze mu buryo bw'iyobokamana bagenderagaho, bagombaga kuyoborwa n'imitimanama yabo, bakurikije icyo ijambo ry'Imana ribabwira, by'umwihariko amategeko yayo 10. Bari bayafite, ariko ntibigeze bayakurikiza. Bwa nyuma rero byaje kurangira babyanze, maze bisabira umwami. Mbese intumwa za mbere cyangwa abagorozi b'abaprotestanti ba mbere baba barahawe ubutabera buboneye? Hoya. Ubwo rero bagomba gutegereza agahe gatoya. Kandi mu gihe cy'imyaka y'umwijima, umwuka wera yivumburiye abantu, bituma habaho umubabaro ukomeye cyane. Kandi ubwo ubugorozi bwa giprotestanti bwagaruraga mwuka wera, umudendezo waragarutse. Niyo mpamvu tubona inyamaswa yavuye mu gitaka, isa n'umwana w'intama, inafite imico nk'iy'umwana w'intama, ndetse n'itegeko nshinga nk'iry'umwana w'intama. Ariko Bibiliya yari yaravuze ko izavuga nk'ikiyoka. Ni ukuvuga ko umudendezo wari kuzakurwaho. None twaba duhagaze hehe muri kino gihe gisoza amateka y'isi? Umudendezo w'umutimanama uri gukurwaho. Iyo uramutse usubiye mu bihe bya kera, kandi ndabizi ko ibyo bigiye kudushyira mu bibazo, ariko se waba uzi indirimbo yigeze kuririmbwa n'umuntu umwe ivuga ngo kuza muri Amerika? Yego ndayizi. Aho yavuze ngo ni igihugu cyiza cyane cy'umudendezo, kandi abantu benshi bemera no guhara ibyabo byose ngo bakandagire muri icyo gihugu, maze bumve uburyohe bw'umudendezo. Indirimbo yitwaga kuza muri Amerika. Reka turebe ku itegeko nshinga rya mbere rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niryo ritanga uwo mudendezo. Hari impamvu ryitwa itegeko nshinga rya mbere. Ntabwo ari irya kabiri cyangwa irya gatatu cyangwa irya kane, ahubwo niryo rufatiro, niryo rya mbere, niryo soko y'umudendezo. Riravuga ngo inteko nshinga amategeko ntigomba gushyiraho itegeko ryerekeye ishingwa ry'idini, cyangwa kubuzanya ubwisanzure ubwo ari bwo bwose mu by'iyobokamana, cyangwa gukuraho ubwisanzure bwo kuvuga, cyangwa ubw'itangazamakuru, cyangwa uburenganzira bw'abaturage bwo gusenga mu mahoro no gusaba guverinoma kurenganurwa. Iryo ni itegeko nshinga rya mbere. Waba utekereza yuko ryirengagijwe?
Yego rwose twabibonye ku rukiko rukuru rw'ikirenga. Alright, so if you ask, None wakwibaza ngo mbese ibi bisobanuye iki? Baravuga ngo itegeko nshinga rya mbere rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ritanga ubwisanzure bwose bwerekeye iby'idini, imvugo, amateraniro n'uburenganzira bwo gusaba leta ikintu runaka, kandi rikumira byimazeyo inteko nshinga amategeko kubuza itangazamakuru cyangwa uburenganzira bw'umuntu ku giti cye kuvuga mu bwisanzure icyo ashaka cyose. Mbese uyu munsi buri muntu wese avuga uko ashaka? Hoya, igihe cyose uvuze ukuri uracecekeshwa, kandi ugacecekeshwa n'abiyita abagenzuzi bagenzura ukuri. Yego rwose niko bimeze. Igihe Mwuka Wera azaba amaze gukurwa mu isi byimazeyo, urugi rw'imbabazi ruzaba rukinzwe, kandi icyo gihe amakuba akaze aziganza. Nuko abazaba bariyeguriye Mwuka Wera bonyine nibo bazahagarara munsi y'uburinzi bwa Mwuka Wera. Mbese ibyo ntibyumvikana? Yego, nibwo buhungiro bwonyine dufite. Igihe rero imbabazi zizaba zirangiye, umwanzuro uzaba umaze gufatwa ku bubasha buri muntu wese yahisemo gukurikira, kandi icyo gihe ububasha bw'ikirenga bwo mu ijuru buzazana guhora kwihuse cyane. Rero reka tuvuge uko ibintu biri gukurikirana. Abantu bari gutanga ubujurire binginga bagenzi babo, ariko bo bakababwira bati hoya. Bari gutanga ubujurire muri za kampani bakoragamo, bakababwira bati mureke ibi bintu tubyumvikaneho. Hanyuma izo kampani zabo nazo zikababwira ziti hoya. Bari gutanga ibyifuzo byabo muri leta, ariko leta zikavuga ziti hoya. Bari kujya mu nkiko zo mu isi, ariko nazo zikavuga ngo hoya. Bakajya mu rukiko rw'ikirenga, ariko narwo rukabahakanira. Ndetse nubwo bari kwitwaza itegeko nshinga, ndavuga itegeko nshinga ryo mu isi, leta zikabangira ngo ni ngombwa rwose ko mu gihe cy'ibyorezo tubangamira itegeko nshinga. Ubwo rero ntawe uturengera wo mu isi dufite. so the only freedom we have is Ubwo umudendezo wonyine dusigaranye ni uwo muri Yesu Kristo. Mbese uwo nguwo ngomba kuwutanga? Hoya rwose. Kandi ni ngombwa ko tumenya ko umudendezo wo muri Yesu Kristo utagomba kuba iteka ryose umudendezo mu bigaragara. correct. Ibyo ni ukuri. So we are all born. Twese rero twavukiye mu bucakara, ariko igihe tuvutse ubwa kabiri tuba tuvukiye mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana. Abaroma 22:28 haranditse ngo umutware w'ingabo aramusubiza ati njyeweho nagombye kugura umudendezo impiya nyinshi. Ariko Pawulo aramubwira ati njyeweho narabuvukanye, Paul was a, kubera yuko Pawulo yari n'umuroma. Ubwo rero byamuhaga kuba uw'umudendezo. how much more of a big Mbega ukuntu none hari iby'ingenzi cyane kuvukira muri Yesu Kristo, to have kugira ngo bashe kugira umudendezo w'ubwiza uhabwa abana b'Imana. Muri manuscript ya 19 haranditse ngo twahamagariwe umudendezo w'ubutumwa bwiza, ariko si umudendezo wo gukora umurimo w'icyaha. Twahamagariwe kwambara umwambaro wa Kristo, ari wo mudendezo nyawo. Ntabwo ari umudendezo wo gukora icyaha cyangwa kwirengagiza itegeko ryeruye ry'ijambo ry'Imana rivuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Add to that, Dushobora no kongeraho ngo icyo gihe muzagira umudendezo. Ibyo ni ukuri rwose, kubahiriza amategeko y'Imana bitanga umudendezo. Umuhanuzi arakomeza ngo umudendezo n'ubwisanzure nyabwo buboneka mu murimo w'Imana. Umurimo w'Imana nta mipaka na mito uzagushyiriraho yo kukubuza umunezero wawe. this is no longer about Ibi bintu turimo ntaho bihuriye na siyansi. Ibi ni ibijyanye no gutegeka abantu ku gahato ndetse no kwigarurira ubugingo bwabo. this is about Ibi bintu ni ubucakara buhanganye n'umudendezo. if you have been bought with a price. Niba twaraguzwe igiciro gikomeye tukagirwamo umudendezo kubw'amaraso ya Yesu Kristo umwana w'intama, icyo gihe tugomba kurengera uwo mudendezo nyawo, kabone n'ubwo byadusaba ikiguzi cyo gufungwa ndetse n'ubuzima bwacu ubwabwo. Umuhanuzi arakomeza ngo mu gukurikiza iby'Imana isaba uzaboneramo amahoro, kunyurwa no kwishimira ko udashobora kujya mu nzira y'icyaha. Mwige neza imiterere y'umudendezo mwifuza. Mbese n'umudendezo w'abana b'Imana wo kunyurwa muri Yesu Kristo, cyangwa kwikunda no gushaka ibigezweho nibyo mwita umudendezo? Umudendezo nk'uwo uretse kuba ufite ikimwaro gikomeye, ahubwo ni n'uburetwa bukabije. So sin can Rero icyaha ni uburoko, but kandi umuryango mugari w'abantu uri muri ubwo buroko, ndetse na leta ubwazo ziri muri ubwo buroko, n'amateka yagiye bigaragaza. and we have Twebwe rero tugomba kubaho dukurikije umutimanama wacu.
Hano hari amagambo tugiye gusoma ari mu mwuka w'ubuhanuzi. Reka dusoma no magambo aheruka. Haranditse ngo guhenebera mu mico mbonera nibyo byabaye ingaruka ikomeye cyane iruta injuru 1000 umubabaro wo ku mubiri watejwe n'iyo politike. Bari kuvuga Roma n'impinduramatwara yayo mu Bufaransa. Barakomeza ngo abantu bari barambuwe Bibiliya maze bashorwa mu nyigisho z'imyemerere idafashije no kwikunda. Bazimangataniye mu bujiji, mu migenzi idafite agaciro, birundumurira mu ngeso mbi ku buryo kwitegeka byari bitakibashobokera. Mbese aho haba ariho bashaka gutwerekeza? Yego, ndatekereza ko ariho barimo barerekeza abantu, kandi twatangiye kuhagera. Ubu niho turi. None niki kizaba ku musozo? Umuhanuzi yaranditse ngo ubwo itegeko rizatangwa n'abategetsi b'isi batandukanye mu isi ya Gikristo rirwanya bubahiriza amategeko y'Imana, iryo tegeko rizakuraho uburinzi bwose bahabwaga na leta kandi bazabatererana mu maboko y'abashaka kubarimbura. Ubwoko bw'Imana buzahunga imijyi n'imidugudu maze bafatanyirize hamwe mu matsinda, batura ahantu hitaruyeho mu butayu kandi habonyine. Niba tutari kubona inyandiko iri kwandikwa ku rukuta, tuzatungurwa bikomeye cyane. If you can, just briefly tell us. None ubwo wabasha kutubwira uko ibintu biri gukurikirana kugeza ku kugaruka kwa Yesu Kristo? Well, Martin, None rero Martin, ndatekereza yuko byaba byiza nidukora icyigisho cyihariye kibivugaho. Tugomba gukora icyigisho kivuga ku ruhererekane rw'ibyaduka biri kubaho mbere gato yo kuza kwa Yesu Kristo. Yego, reka tuzabikore. because we are right there. Kuko aho niho duhagaze. Yego rwose niho duhagaze. Ibimenyetso by'imperuka biri gusohora byihuta cyane. Ndatekereza yuko nanone igihe kimwe tuzagira icyo tuvuga ku bimenyetso by'ibihe by'imperuka bibanziriza kuza kwa Yesu Kristo, kandi tuzavuga ibikorwa bifite aho bihuriye n'uko kuza kwa Yesu Kristo, kugira ngo abantu bose babashe gukurwa mu rujijo. But one Ariko ikintu kimwe tubizi neza ko kigomba kubanza kubaho ni uburyo bw'imitegekere y'agahato y'igitugu kandi bubasha kugenzura abantu bose, because it kuko bizatuma bahatira buri muntu wese kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi bazakoresha agahato mu kugura no kugurisha no kugenda. Ibyo nibyo turimo turabona uyu munsi. and this coercion Nuko rero aka gahato kageze ku rwego kagiye no kubangamira umudendezo w'umutimanama w'umuntu ku giti cye, aho Imana yaciye umurongo ntarengwa. will Kagomba kwibasira aho ukura ibiribwa, kandi kazibasira ubuzima bwawe bwose mu mfuruka zose. Ibyo ngibyo nibyo tuvuze. this Noneho tuzakurikira ninde? Iki ni igihe aho buri muntu wese agomba gufata umwanzuro afashijwe n'umwuka wera w'Uwiteka uvugira muri we akoresheje ijambo ry'Imana ndetse n'umutimanama w'umuntu ku giti cye. let's pray. Reka dusenge. Heavenly Father, Data uri mu ijuru, we are turi kwihuta cyane dusatira urugamba rukomeye ruheruka rw'intambara ikomeye, aho umudendezo w'ubwiza w'abana b'Imana uhanganye n'agahato gakomeye as a ari wo mudendezo wa bene Kayini. Turagusabye kugira ngo dufashe gufata umwanzuro werekeza ku bugingo buhoraho bw'iteka ryose. eternal. Tubisabye mu izina rya Yesu, amena. Amen.